amasaziro mu mwuka, amasaziro mu mwuka. Abasigaye mukora rero namwe nimuhura n'ibibazo nimuhumure kadusenga Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, uri Imana nyamana, uri Imana waduhamagariye umurimo, wagendanye nanjye. Mana ndabigushimiye, mwami wanjye, ndakwinginze itorero ni iryawe si iry'umuntu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro amasaziro mu mwuka. Urumva turi abacu ngo twigeye? Ntabwo turi abacu ngo twigeye. Ubugingo bwacu urabona ko yabaje bati nubwo mumpa ibyangombwa by'ubugingo mbe bijyanye. Noneho mujye mutekereza iyo ubutunzi bwanyu buri ari umushira imitima yanyu. Nicyo gituma tudacogora. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushi uko bukeye. Urumva ko rero ibikundi by'isi bimaramo imbaraga abantu b'Imana. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Abateze amatwi Life Radio n'umwanya w'ikiganiro amasaziro mu mwuka. Dushimire mwebwe mwese mwashize kuri 96 Life Radio isoko bugingo. Ushobora no gusura posta yacu ya Facebook aho twashize iki kiganiro nabwo ukadukurikira. Njyewe uri kumva kuri mikoro ndi Pastor Clement Muganza nk'uko mumenyereye. Uyu munsi rero tukaba tugarutse mu kiganiro amasaziro mu mwuka aho tugiye kurebera hamwe imbaraga zazuye Yesu, uburyo hari abantu babashije kugenda bahamiriza cyangwa bahamya uyu muzuko, bahamya kuzuka kwa Yesu. Muri make turaganira ku bihamya by'umuzuko. Ibihamya by'umuzuko ni ikiganiro kizaba kirekire, ariko uyu munsi turaza gufata ingingo imwe mu bihamya by'umuzuko aho tuza kurebera hamwe imbaraga z'abagore, imbaraga z'abadamu babashije guhamya Yesu mu bihe bikomeye kandi mu bihe bitoroshye, aho benshi batashoboraga kwemera cyangwa se batashoboraga kumva ibitangazwa n'abadamu bavuye kumva bamwibone. Turaza kureba izi mbaraga ziri muri aba badamu, kabone naho hari aho bamwe na bamwe batekereza yuko abagore ari abanyabushobozi buke, nyamara turaza kubona ko abagore aribo badamu tuvuga ari abanyambaraga, kuko turaza kubona uko batangaje iyi nkuru yo kuzuka kwa Yesu Kristo, uburyo ari ikintu kitari cyoroshye kuvuga, kitari cyoroshye kubwira abantu. Aha rero tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana tuza kubana muri kiganiro. Turaza kubana na Pastor Jean-Marie Vianney niyo mungeri, turaza kandi kuza kwakira Pastor Uwambaje Emmanuel aho ari mu Bubiligi. Turaza kuza kuvugana nawe mwumve nawe icyo avuga kuri izi mbaraga z'abadamu mu guhamya umuzuko wa Kristo. Reka tugaruke mu kanya gatoya twumva indirimbo Pilato yatanze umwami Yesu. Ndaje mu kanya gatoya jye uri kumva Pastor Clement Muganza, mu kanya ndakira umukozi w'Imana turi kumwe. Negura
nk'uko twabibabwiraga rero ikiganiro n'amasaziro y'umwuka tukaba dutangiye duha ikaze pasiteri Jean Marie Vianney niyo mu ngeri. Pasiteri tuguha ikaze. murakoze cyane, twishimiye kuba muri iki kiganiro. ngira ngo namaze kubivuga ko turi buze kuganira ku byerekeranye n'ibihamya by'umuzuko, aho tuza kurebera hamwe imbaraga z'abagore, imbaraga z'abadamu bagize umuhate wo gutangaza amakuru akomeye. Ndizera yuko mwamaze kwitegura, ngira ngo mwasenga Imana noneho tugatangira. Murakoze cyane, turagushimiye mwami w'abami Yesu. Tugushimiye ko wemeye kuza mu isi y'ibibazo, isi y'ibyago, isi y'ibyaha, ukemera kuyibabariramo ndetse ntiwanga no kuyipfiramo urupfu rubi rwo ku musaraba. Ariko turagushimira ko ibyo byose wabashije kubinesha, yewe n'urupfu rwibwiraga ko ruzaguherana warwivuze hejuru. Izina ryawe nirishimwe. Haleluya. Twemerere imbaraga zakuzuye zikorere muri twe, imbaraga z'ubumana zirusheho gukorera muri twe. Utangirane natwe iki kiganiro kandi uze kugisozanya natwe. Twiringiye tudashidikanya ko Imana ibana natwe kandi ibyo tuvuga ikabishyigikira kugeza aho bishobora kuvana umuntu mu byaha bikamugeza mu bugingo. Imana nibane natwe, umwana wayo n'umwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Pasiteri, utarasoma ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora, nagira ngo mbwire abadukurikiye ari abari hafi n'abari kure ko hari telefone dushobora gushyiraho ubutumwa bugufi ukurikije ikiganiro, ukuza kucyumva uko icyo wifuza, uze kohereza ubutumwa bugufi kuri 0786973730. iyi telefone uroherezaho ubutumwa bugufi 0786973730, kandi urasura page yacu ya Facebook yanditseho 96 Life Radio isoko y'ubugingo. Urabona post twashyize, naho ushyireho igitekerezo turaza kugisoma. Gusa twongera tubibutsa yuko tugiye kuganira ku bihamya by'umuzuko, aho tugiye kurebera hamwe imbaraga zabonetse mu bagore, naho bamwe bajya batekereza ko abagore atari abanyambaraga, ariko twebwe mu byanditswe byera ndetse benshi tumaze kumenya ko abagore ari abanyambaraga. Hari naho bateye imbere bazi ko abagore koko ari abanyambaraga. Pasiteri, watuyoboresha ijambo ry'Imana no tukaganira. Murakoze cyane, tudatinze reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 28, turasoma duhereye ku murongo wa 5. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 28, turasoma duhereye ku murongo wa 5. Hari amagambo akomeye nayasomye nanjye numva ndikanze bundi bushya. Matayo 28, turahera ku murongo wa 5. Buri umuntu ahere ku murongo wa mbere, ufite akanya udukurikiye aze kuyasoma. Ibyo tuvuga bikubiyemo hose. Haravuga ngo, ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azabanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Amen. Ugarukiye ku kangahe? Ngarukiye ku murongo wa 7. Reka nanjye nyasome muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Umumarayika abwira abagore ati, mwitinya, nzi ko mushaka Yesu ubwe bahambye, umwe bahambye ku musaraba, umwe babambye ku musaraba, ariko ntari hano, yazutse nk'uko yari yabivuze. Nimuze murebe aho yari aryamye. 7. Noneho mwihute mubwire abigishwa be muti yazutse, kandi agiye kubategerereza muri Galilaya, niho muzamusanga. Ngubwo ubutumwa nari mbafitiye. Murakoze cyane. Numvishe nifuje ko twatangiza aya magambo. Ego. Aya magambo avuzwe na marayika abwira abagore. Navuze ngo iyo uhereye ku murongo ubanza w'iki gice cya 28, aba bagore bagiye butaracya. Iyo uhereye aho hagaragaza ko marayika amanuka kubirindura igitara abagore bari bahari. Barazindutse, yewe kuko bari banagiye bibaza ngo turagikurirwaho nande.
bahagera butaracya. Marayika amanuka rero babasirikare bikubita hasi bamera nk'abapfuye, abagore bari baraho noneho muri wa mutengo w'abasirikare w'abarinzi barimo batitira bibayobeye, nibwo marayika ngo yabirinduye igitare akicaraho. Yesu akizamuka, marayika ahindukirira abagore avuga ati ariko mwebwe mw'abagore mwe ntimumere nk'aba basirikare, kuko ibi babesheje hasi ibyo bibesheje aba basirikare. Aba barinzi mva ngo Yesu atazuka. Ariko mwebweho mbega ndashaka kwerekana ukuntu aba bagore bagize ubutwari kugeza ubwo n'igihe abasirikare bari bikubise hasi bubaraye bameze nk'abapfuye, abagore bo bari mutaraga, bo bari bahagaze. Marayika rero ngo ahindukire aravuga ati ariko muramenye namwe mutaza kumera nk'aba ngaba, ndabizi ko mwebwe muje kumushaka. Noneho rero nimuze mbabwire, nimwigire imbere murunguruke hahandi mureba aho yarari. Kandi ibyo byose birimo birakorwa, abasirikare ntawe urubura agahanga, bose baguye igihumura, bose baracyari igihumura. Noneho rero Matayo yabivuze neza, abyerekana nk'abagore babyutse butaracya, abyerekana nk'intwari zitagize ubwoba bw'iryo joro, abyerekana nk'intwari kandi zitatinye no kureba aho abasirikare bo bahumirije. Mu bihamya by'umuzuko, imbaraga za mbere zahamije umuzuko ni akanwa k'abagore. Ahangaha ndagira ngo kugira ngo udukurikiye nabyumve, dushaka gusesenguriza imbaraga z'abagore. Ahari turaza kuza no kunyarukira mu Bubiligi twumve Pasiteri Wambaje Emmanuel agira icyo abivuga kuko nawe twaganiriye. Ariko munyemerere tubanze dutekereze ku kintu cyabaye gituma abagore bazaniye inkuru nk'uko marayika yabwiye, amaze kubibwira abagore ati ngiyi inkuru mbazaniye, ngubwo ubutumwa nashakaga kubaha nk'uko umaze kubisobanura. Ariko ndagira ngo abantu bose babanze bakurikire bumve ibintu byaberaga biri kuri tere. Hari amakuru yabuze, abantu bose bafite amakuru kundi, bazi ko yapfuye ariko yahezeyo. Bafite amakuru maremare ahereye mu gihe cy'inkiko. Hari umugabo wavuze ngo nzapfa mari minsi 3 nzuke. Noneho babijyaho impaka, baramwica koko, bamumanika ku giti nk'uko bamanika abagome. Umugabo umwe araza aravuga ati uwo murambo ni mumumpege kuwuhamba. Uwo ni Yosefu. Ni Yosefu. Umwari Matayo. Umwari Matayo. Afata intumba aragenda arayihamba. Inteko yari ibishinzwe baravuga bati oya, mwibuke ibintu yajyaga avugira mu masinagogi. Iyo yajyaga yavugaga ko azazuka. Atariko namwe mwikabye. Baravuga batariko twigeze gukora ikiganiro ku makuru. Amakuru. Bamwe baravuga bati mwitesha agaciro amakuru. Ko yabivuze akiriho akabivugira mu ruhame ko azazuka, none mwatesha agaciro amakuru ejo akazuka. Ariko ukiri aho buretse aho ngaho amakuru agiye abagore batangiye kugenda bayavuga, ntibiri buze guhura, abasirikare bo ntibagiye kuyazimya, ahubwo ntabwo bo baragerayo. Ubwo ahubwo nagira ngo uyu nguyu tuvuga wazutse, abatamuzi baze kubanza kumenya ko wubwe yari yarabyivugiye mbere. Ubwo nendaga kugeraho nyine azutse n'abagore bagiye kujyana amakuru, ariko atandukanye n'ay'abasirikare none bari bujyanye. Ariko burya abasirikare nubwo bayajyanye ayo bafite mu mutima atandukanye n'ayo bavuga ku muntu, atandukanye n'ayo bavuga. Aho ngaho ndashaka kugira ngo tuze kumva ubutwari bw'abagore batangiye kuvuga amakuru, ariko wari ukivuga records, amateka n'ibintu byanditse, bazi ko azazuka. Bararinda rero, nibwo igihugu cyashyizeho ingengo y'imari, baravuga bati muhahomere, muzane isima ikomeye kuruta izindi, bahomesha ubushishi ngo bamare guhomera. Baravuga bati ibyo ntibihagije, mushyireho abasirikari benshi kandi b'abahanga mu kurinda, basimburanwe ku buryo nta mwanya wo gusinzira uri bubeho. Bararinze. Ku munota wa nyuma rero mu rukerera, Bibiliya iravuga ngo ni mu rubungabungo, marayika w'umwami Imana amanurwa mu ijuru no kubirindura igitare. Marayika rero hageze, Bibiliya iravuga ngo yari afite ubwiza butarebwa, yari afite umuvuduko, yari afite imbaraga. Igishyitsi cyamanukiye muri marayika cyatumaga umusirikare ibyo yize haba haterera cyangwa hamanuka byibagira, biteshwa agaciro.
Bibiri iravuga ngo bamera nk'abapfuye ubwo urumva n'intwaro bari barindishije baze kubisa hasi zatakaye hasi. Oya wasanga hari n'izahavunagurikiye. Birashoboka ko hari zataye magazine bigukubiri. Noneho marayika akora akazi kamuzanye. Amaze gukora akazi kamuzanye rero nibwo yahindukiye abona abagore baracyahagaze. Ariko aravuga ati abagore baza kugira ubwoba kandi kibagenza ari kizima nanjye aricyo cyari kinzanye. Nibwo yahindukiye ababwira aya magambo rero twasomye. Aravuga ngo ariko mwabagore mwebwe ntimugire ikibazo. Abantu bashoboraga kugira ibibazo nabari kuntangira muzura cyangwa se nkuraho igitari. Aba bo twari kugirana ibibazo. Ariko mwebwe misiyo yanyijye gusa niyanjye ntimugire ikibazo. Nibo rero bahawe misiyo bwa mbere yo kujya kuvuga umuzuko, kuvuga ibyabaye, kuvuga umuzuko. Arababwira ati noneho rero muva mwirukanka mugende. Bamaze kurunguruka mu gituro, bamaze kujagajaga imyenda yarari bari bamuzingazingiyemo, ati mwirukanke mugende i Galilaya. Mbega umugabo wa mbere wamenye ko Yesu yazutse. Ntiyabimenya bibonye, ntiyabimenya bibwiwe n'Imana, yabibwiwe n'umugore. Ariko Bibiliya nigeze gusoma mbona ko abantu babimenye bwa mbere babibwiwe n'umugore, harimo na Petero. Turaza kuhagera tutaranagera kuri Petero se. Wagize ngo nubundi ubushize tuvuga Pastor Kamanzi mu kiganiro twakoze yaravuze ngo abagore babari abasirikari batabonanye na marayika nabo ubwabo batashye babibwirwa n'abagabo batahanye amafaranga kuko ngo babaye amafaranga bati muceceke. Noneho umugore yajya guhaha batari ku madara kuguze byinshi utajya gugura ati ni muceceke yazutse. Noneho ari ikintu ndi kumva Pastor, biragaragara ko mu mugore ndimo ndagenda mbonamo ikintu kidasanzwe. Kuko haba ari n'abagore b'abasirikare bagiye babivuga, urumva ko bari bafite n'ubuhanga bwo kubitangaza mu bundi buryo mu gihe abagabo bacecetse. Ariko kandi tubonye ko n'abagore batanze message bwa mbere bari bafite nabo gukonvenka cyangwa kwemeza abantu nk'abantu bari bari kuri tere bibonaniye na marayika, bigere mu gituro basanga harimo imyenda gusa, bigereye ku isoko y'amakuru. None mbere yuko dusesengura izi mbaraga cyane, ahubwo ndagira ngo use nk'utugaragariza mu mugore, kuko mu mugore muri rusange ko mbona harimo ubushobozi kuri ibi bintu byo gucungurwa. Ntago waburamwe ubushobozi bw'umugore, kuko ubundi ntekereza njyewe ubwanjye ntekereza ko bimwe mu bintu bigaragaza byagombaga gutuma bakurikirana uyu muzuko bari bafite amatsiko y'isezerano bahawe. Isezerano abagore bari barahawe isezerano, ukuvuga ngo bo bari bafite amasezerano burya bwose. Burya abagore bari bafite isezerano ridafitwe n'umugabo, cyakoze umugabo yumvisha umugore arihabwa. Bibiliya ivuga ko mu gucumura ko Adamu na Eva barya ku rubuto babujijwe muri Edeni, mu ngobyi ya Edeni, niho Imana yatangiye amakuru kandi yavuga ku mugore. Mu gice cya 3 cy'itangiriro nibwo Imana yavuze ngo irimo itanga umuvumo ku nzoka, yaravuze ngo muri uyu mugore mu mugore hazavamo umuntu uzakumena umutwe, ngo cyakoza nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Byagombaga gushorera rero kugeza ubwo muri Satani hakomeretsa agatsinsino ko waturutse mu mugore. Ariko umugore nawe akaba amaso ngo aze kureba koko biri busoze wa wundi wakomeretsa agatsinsino ajajanze umutwe. Buriya rero byagombaga kubera ku musaraba, aho Satani yibwira igihe yavugaga ngo Yesu arimo arahamagara Eliya, ngo Yesu arimo arahamagara abahanuzi ngo baze bamutabare. Burya Satani yibwiraga ko arumye agatsinsino k'umwana wa mugore. Ni nabwo yamanutse yiruka ajya kubyina mbere y'umuziki ati nsize mubambye. Ariko abagore nabo ntibagombaga kujya kure, bagombaga gutegereza ko biri busoze uwabyawe na wa mugore amumennye umutwe. Iyo ukomeje mu gitabo kandi cya mbere cya Samweli uhasanga inkuru y'umugore w'umunyabwenge warokoye umuryango wose. Uretse ko mu mico y'abari abantu bene data b'Ubuyuda bapfobyaga abagore bakibwira ko batafite icyo bamara, ariko isezerano rikuru ryerekana imbaraga z'abagore
nubwo ryanga rigasa naho ritabemeye cyane kuko bagombaga kuzabaturwa ububata bw'amategeko na Kristo wagombaga kuzaza ariko iyo usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli uhasanga umugore witwa Abigayili w'umuhanga cyane yagiraga umugabo witwaga Nabali Nabali nawe burya twigeze kuvuga imbaraga zo kwatura kw'ababyeyi ababyeyi bamwise Nabali bisobanura ikigoryi akuza bacyo ngo izina ryabaye umuntu izina ribaryo kandi ubugoryi bwe ntibwamubujije gutunga ibintu byinshi ariko abitunga ari ikigoryi yaje kugira amahirwe yarongora umugore uzi ubwenge umunsi umwe Dawidi ngo aratuma ngo mugende kwa Nabali mu munsi abiri imitsima mu munsi abiri ibyo kurya ngo bagereyo Nabali aravuga ati Dawidi ni iki kandi Dawidi ninde ugende mumubwire ngo nta byo kurya bya mwene nkamwe afite Dawidi ngo ingabo ze zisubira kwa Dawidi zirabimubwira Dawidi ararakara aravuga ngo mwese musubireyo n'inkota zica ntimugire ikintu na gito musiga kwa Nabali ngo bakihava Abigayili araza arabaza ati abari abantu basohotse aho iwacu ni bande abagaragu baramubwira bati n'abagaragu ba Dawidi bashakaga amafunguro ariko umugabo wawe arayabimye Abigayili ngo asubiza amaso inyuma aravuga ati kambayeho wa muntu Imana yavuzeho umwe wimikishijwe amavuta umugabo wanjye atinyutse kumwima ibyo kurya nibwo ngo Abigayili yafashe imitsima afata ibyo kurya byose apakira indogobe ngo arirukanka asanganira Dawidi yageze mu nzira yakubitana n'ingabo za Dawidi zigarutse kurimbura umudugudu wose wo kwa Nabali amwikubita imbere aramupfukamira aravuga ati dore amaturo nkutuye Dawidi aravuga ati wa mugore w'utansanganira iwawe habe n'umushwi w'inkoko habe n'ikintu na kimwe cyari gusigara nari mfashe uburakari nje kumaririza mbega umuryango wa Nabali uhere kuri base na basekuruza na bakina baki bose bagombaga gushira batagira umugore uzubwenge witwa Abigayili bakizwa n'umugore w'umunyabwenge ahangaha byagaragaraga ko numvaga ko tutaharenga utavuze izi mbaraga z'umugore noneho tugaruke rero ku bihamya by'umuzuko imbaraga z'umugore ku bihamya by'umuzuko nk'uko twabivuga mu kiganiro cyacu nubwo kizaba kirekire tuzareba n'abandi bazagenda bagaragaza nk'ibihamya cyangwa bizagenda biboneka nk'ibihamya ariko turi kuri izi mbaraga z'umugore noneho tukomeze turebe iyi message abagore bazaniye intumwa kuko hariya wasomye ngira ngo no mu bundi butumwa bwiza haba ari Yohana haba ari na Mariko hari aho bavuga bati ihute ugende ubwira intumwa 11 aho ngaho intumwa 11 kuzibwira uri umugore hari aho nasomye sanga abagore hariya ngo abigishwa bagize ngo nta magambo ngo y'abagore niko nasomye ngo bibwiraga yuko ibivuzwe ngo bishobora kuba ari amagambo y'abagore ndagira ngo aho ngaho usobanure use nk'ubwira abantu badukurikiye bumve kubera iki izi ntumwa zatinze kumva amagambo bakayita y'abagore hariho ikibazo gikomeye cya mbere cy'umuco w'igihugu ibi bintu byari byarabereyemo amateka yabo irivuza umugore irivuza umwana ntago ryagiraga agaciro ntago ryemerwaga uku kutemerwa kwaryo ni naho Yesu abera igitangaza yaje guhindura ibintu yaje gushyiraho ibitari biriho yaje kwemeza abantu ibyo batemeraga yaje guhishura ubwenge bwari bwihisha ariko buhari tutaranagera aho ngaho iyo usomye kwa Mariko mu bice 15 yego usanga iyo usomye nko ku murongo wa 40 hagaragara ngo hari n'abagore bari bahagaze kure bareba muri bo harimo Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yosefu na Sarume abo ubwo yabaga i Galilaya nibo bamukurikiraga bamukorera n'abandi bagore benshi bazamukanye Yerusalemu uru ni urugendo rwa Yesu mu gihe cye kibibazo nta handi hantu mu rugendo rwa Yesu uretse ba Petero bari bamuri inyuma rimwe na rimwe bagenda bamwihakana bandi kandi bakangwa n'abagore ba Petero bari bagize ibibazo izindi ntumwa zose zari zamaze gutatana ariko Bibiliya igaragaza ko no mu mibabaro ye hari abagore bamunambyeho ari naho turi busome dusange bo no ku musaraba
amanitse ku musaraba ngo bari bahagaze imbere yabo bari aho ngaho bari baraho noneho rero Yesu azuka yagombaga kwigaragaza ahereye ku bagore kuko nimba hariho abantu bamunambyeho bari bafite amakuru y'impamo uhereye ku isezerano baherewe mu itangiriro uhereye mu ntambara Yesu yarwanye n'imanza yaburanye itimu y'abagore yari muriho ni nayo yagombaga kuziyereka mbere y'abandi bantu kugira ngo nayo nayimara amatsiko jewe ikintu nanjye namaze kubona nuko mu bagore bose nako mu bantu bose barimo bakurikirana akaga Yesu yaragezemo uretse Yosefu niwe mugabo wenyine ugaragara waje nabwo aza avuga ati genje gukemura icyo gushingura gusa abandi bagiye baza wenda bakorera umusaraba wa Yesu bagera imbere nabo bakawusubiza babona bikomeye abandi bose umuriro bagenda basubira inyuma abaje bakabatera ubwo bakavamo abandi barirutse bisubirira kuroba mbega ibibazo byabaye byinshi abantu banambye kuri Yesu n'abagore noneho rero ndaje tunyarukire mu Bubiligi tubaze pasiteri uwambaje Emmanuel nawe agira ikintu atubwira kuri aba bagore nibutsa abadukurikiye ko ikiganiro n'amasaziro y'umwuka turi kuganira ku mbaraga z'umuzuko cyangwa se ku bihamya by'umuzuko aho tuza kurebera hamwe imbaraga ziri mu bagore barimo bahamya umuzuko wa Kristo ahangaha tukaba twaganira na pasiteri Emmanuel uwambaje ariko ikiganiro tukaba turi kumwe na pasiteri Jean Marie Vianney niyo mungeri pasiteri tutarabaza pasiteri Emmanuel ahari hariya mu Bubiligi nyemerera noneho use nk'ukomozaho ku buryo utekereza abagore twabavuze ukuntu bari kumwe na Yesu bagumanaga nawe bose bari baramaze kwemera kwitangira kuri ariko nagira ngo ukomozeho ubundi ubusanzwe muri kiriya gihe kugira ngo umugore abashe gufata iya mbere avuge umuzuko uratekereza ko yari afite izihe mbaraga kumuka wera arataraza murakoze cyane umugore afite imbaraga ndengakamere no mu buzima busanzwe icya mbere mu gihe cya Yesu Yesu yari yakuriye akorera umurimo muri situwasiyo itemerera abagore ijambo ariko Yesu akorera ibitangaza muri bo mu miremere y'umugore buriya twese twarabyaye ariko imiterere yacu abagabo umugore umwana agiye kugwa mu mbabura umugore yabanza kugwamo imiterere y'umugore ubwayo ni imiterere y'impuhwe ni imiterere y'urukundo burya hari n'amakosa menshi abagore bakoreshwa nuko bateye imiremerwe yabo n'abanyempuhwe n'abanyembabazi uretse amateka bari bavukiyemo y'igihugu atarabahaga ijambo ariko ikimwe cyo uko baremye ko Imana yabaremanye impuhwe ntabwo bashobora kwihanganira kurebera akarengane ntibashobora kwihanganira kuryamira ukuri ntibashobora kuburira imbabazi inyoko muntu kandi aribo babyara abantu nyemera rero tubaze pasiteri wambaje Emmanuel ho gatoya noneho tuze kuza kugaruka gatoya reka nze dukubitireyo turebe nkuko nabikubwiraga rero reka twumve ikibazo twabaje pasiteri wambaje Emmanuel uri mu Bubiligi ahari mu ishuri ari muri seminari ya teoloji mpuzamahanga hariya mu Bubiligi niryo shuri yigamo seminari mpuzamahanga iri mu Bubiligi ya teolojiya reka twumve icyo yavuze muri iki kiganiro twagiranye ubwo twamubazaga ku mbaraga tekereza ku bagore cyangwa se uburyo we afata abagore akurikije ijambo ry'Imana mu guhamya umuzuko
wa Kristo. Reka twumve pasiteri icyo avuga. Pasiteri Uwambaje Emmanuel afite ibintu ashobora kutubwira, kandi nawe ushobora gusanga wenda ariko warubizi, ariko biraba byiza kurutaho ari uko twumvise iby'abantu batandukanye nk'uko tugera tubivuga, nawe nk'uko aza kubigarukaho. Pasiteri Uwambaje Emmanuel. Kujyanye n'imbaraga z'abadamu, ubundi hari igihe iyo tuvuga abadamu abantu babatekereza nk'aho bari abanyantege nkeya. Ngewe murabiterwa n'umuco abantu bakuriyemo, ariko ubundi abadamu ni abanyembaraga kurusha abagabo ku bijyanye no kuburya. Abadamu nibo bagira, ngewe mbona bafite amarangamutima y'ubumuntu, kuko iyo urebye bagiye kureba Yesu yapfuye mu gitondo bajya kujyana ibihumura neza, nta mugabo urimo. Birivuga ngo abagore barazindutse. Abagore tegereza ngo umuntu afate umurambo, umuntu wapfuye ku wa gatanu, ubujye mugiye kujyana ibihumura neza ku murambo. Ibyo rero abantu bameze batyo ni abagore, nibo bagira umutima w'impuhwe, nibo bafashe ibihumura neza barabijyana. Bageze mu nzira, icyo ni cyane bashimira gutekereza ko donc abagore bazi kubana. Uwo mubano wa Yesu nabo uwo barafashe n'utuye ariko kuri bo yaragihari. Bumvaga n'umuntu w'umurambo ntacyo babwiye ku buryo bakwemera bakishyura ariko bakajya kumureba. Icya kabiri kigaragaza ubutwari bwabo ni uko banibutse ku gitare gikinze, gibukira mu nzira ko batajyanye n'umugabo. Biravuga ngo ko tugiye cyari cyashyizweho n'abagabo, ntabwo ari abagore bagishyizeho. Biraza rero ukuntu baza kukibirandura. Ariko ubundi butwari ni ukudacika intege. Baravuze bati duto kugenda, bagenda batazi uko biza kugenda, ariko bigaragara ko iyo umuntu agiye yizeye igitara asanga cyakuweho. Barakomeje basanga cyavuyeho. Ubutwari bwa gatatu mbashimira, bahageze abagabo baje kubaza inyuma biruka. Babaza inyuma biruka, bamaze kuza abagabo binjira mu mva. Bamaze kwinjira mu mva basanga imva yarangaye, ariko abagabo bahita bikomereza, ntago bahatinze. Ariko usanga ngo Mariya ngo yakomeje guhagarara arira, amaze kurira, kandi yari yagize mu mva abona n'imyenda ya Yesu, abonamo n'iyo ku mutwe mu mirandize ko ntiyagenda, kuko icyo ashaka ntabwo ari imyenda, si ibintu byerekana ko yazutse, ahubwo no kubona nyir'ubwite. Yarangiye babonye na marayika ababwiye ngo kuki murira, baravuga ngo turashaka Yesu wazutse. Baranamubwira ngo tubwire niba ari wowe wamujyanye kujya kureba uwo mushyize. Urumva babagore bari bamaramaje. Abagabo bagiye, abagore nibo bonyine. Nusoma Bibiliya muri Matayo, ntabwo muri Yohana mu butumwa bwiza mu gice 20 uzasanga abagore nibo Yesu yabyibonaniye nabo bwa mbere. Arabira ngo mugende mu bibwire Petero, mu ikure n'izindi ntumwa. Wibuke ko abagabo bari bagiye imbere barimo bavuga ko babonye ibirangaye, babonye n'imyenda n'isego n'ibiki, ariko abagore barahageze n'ubwo bataragerageza mu Isiraheli. Baravuga bati ibi byo kuvuga ngo babonye imyenda nk'ibirarangaye, tweze twiboneye nyir'ubwite. Muri make abadamu bagaragara mu buzima n'amatorero afite abagore bazima. Niyo matorero abakomeye. Ni sosiyete ifite abagore bazima, niyo sosiyete ikomeye. Mu ijambo rimwe rero abagore bagaragaza ubutwari cyane mu buryo bagendanye na Yesu, nubwo utabona mu ntumwa, ariko ubabona Yesu baramufashije imirimo ikomeye. Kandi nyuma y'uko Yesu azutse, ba Pawulo uvugabutumwa bakoraga bafashijwe n'abadamu. No muri iyi minsi ya none, birebye amakorali yacu aririmba, birebye abadiyakoni, birebye umurimo w'Imana, birebye ibiterane, ubona abadamu bafite umuhamagaro ukomeye twe tutabona, kuko sosiyete banegirije ikabasuzugura, ariko mu Mana bafite umwanya w'icyubahiro udasanzwe. Nicyo nabasha kuvuga ku butwari bw'abadamu. Imana ibahumugishije. Pastor wabyumvise? Ntabyumvishe, avuze ibintu bikomeye. Ntoyemo ibintu bitatu. Hari icyo avuze ati bafite amarangamutima ya kimuntu, barusha abagabo ubumuntu. Reba kuri ya situation ya Yesu, koko urabasangana ubumuntu, kuko bo bafashe umuntu wapfuye, barabizi ko yarangije, ariko bafashe ibihumura neza bihenda, bemera kandi abandi bashyinguye bigendeye. Oya, ahubwo se wumva nibura ari bukeye bwaho baraye bashyinguye ni nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 ubundi si ubwo bumvaga ayo madeodora bajyanye ari butsinde umunuko. Ntekereza ko ku munsi wa 3 umuntu aba yangiritse, umubiri buryo uba wangiritse, umuntu aba yamaze kwangirika ku buryo nta byamuhumuza. Ariko kwizera kwabo baratsimba, baravuga ati turabijyana tu. Wibuke ko nasomye hanga arahavuze, ahubwo mutanibuka ko nasomye hari
kwa kabiri ubwo hari ku isabato ntibagiyeyo uzi impamvu batagiyeyo hari isabato ntibari bemerewe kugira icyo bakora ntacyo bagombaga gukora none ngo bararindira kuwa mbere isabato irarangira kuwa mbere iminsi 7 nibwo bagiye ubundi reka nkubwire pastor buriya gucungurwa kose hatamenetse amaraso ntihabagaho kubabarirwa ndagira ngo nkubwire ngo ubundi abagore n'abacunguzi bacu wari ubizi ko hatamenetse amaraso hatanabaho kubyara ntabwo bishoboka umugore rero iteka iyo umugore abyara ni ngombwa ngo amene amaraso cyane kuriya kumena amaraso k'umubyeyi gutuma niyo umwana yaba ikigoryi niyo yaba atari muzima wa wundi abandi bareba bakabona si uwo kubaho umugore waba yaramumeneye amaraso cyane umugore rero iyo abyara amaraso amuvamo ni nk'igitambo cy'uwo mwana ni nayo mpamvu abonye umwana hejuru wenda y'uruzi n'urugero ingona igiye kumutwara umugore atinyuka kwiyahura mu kanwa k'ingona ngo arwane nayo yambura umwana ayo ni ya marangamutima pasiteri wambaje avuze ni bwabo muntu buba mu mugore arakandi ka kabiri yaravuze ndagira ngo buri kantu tugasesengura niba ko wari ukarangije simbizi ariko umfashe tusesengura tunavuze iki cy'ubumuntu bw'abagore iyo bakunze iyo ibintu bibuzuye ntibatinya no kubipfira kuko iki gituro bazindukiye bazi umubare w'ingabo zikirinze kandi abagore ni bamwe mu bantu banafatwa ku ngufu kandi bagiye butaracya muri make biyemeje no gupfira Yesu birengagije ingaruka bashobora guhurira nazo mu rugendo rwo kujya akotekereza abantu bagiye mu rukerera akurumva ukuntu babiraranye ku mutima ariko bibishyizemo n'akantu gakomeye ahari batazagira ngo hari umugabo wari ubaherekeje bageze mu nzira barabazanya batariko mwabagore mwe bagenzi banjye ubundi ubu ngubu twagerayo bwo Imana inaturindiye mu nzira n'indiri buzo kurayo igituro muri twebwe hari ufite akabaraga kakwegura igitare icya kindi twiboneye kimeze kwa kundi bubitseho ubundi nawe ati hoya mwicika intege ariko se ahangaha ndatekereza ko ariho pasiteri hano yaravuze ngo bibutse ko hariho igitare ngo ariko ngo bigeze mu nzira ngo ntibabyitaho kwibaza kwizera kuba kwishi baba abanyambaraga barakomeza nako pasiteri yakavuzeho nuko nawe wabisomye ariko reka tubisesengure abagore wa mugani wawe bafashe inzira baragiye mu rukerera babiraje ku mutima nabwo ni ubutwari ku munsi wa gatatu ntibitaye ku kumenya ko umubiri wangiritse batwaye ibihumura neza bihenda wenda nibyo bari bafite urumva no gutwara ibintu bihenda iwawe noneho ni ugusahura urugo bene ibyo noneho barangije kandi bageze mu nzira batekereje ikintu badafitiye igisubizo igitare gikingirije imva gikinze imva n'indi uri bukegura erega pasiteri aba bagore ntubatekereze nk'abantu baturutse hafi nta rimbiri turana n'imiryango harimo akagendo aba bagore uzi ko bashobora kuba baratangiye kuwa gatandatu saa 11 isabato isoje kugerayo mu rukerera nuko baraye inzira burya bari baraye inzira n'umunaniro bari bafite ubwawo wagombaga kubabwira ko niyo cyaba gishoboka kucyegura bari bananiwe ku buryo nawe fata marimbi aho haba urebe niyo bari baturutse baraye bafuriza ijoro ryose baraye bagenda abo bakeraho ahangaho mfasha nanjye umbwire mwibarize nka pasiteri Jean Marie Vianney noneho aba bantu igisubizo tutire twibaza icyo bishubije bamaze kubona ko igituro batari bukegure nta n'uwakirya inzara ngo gikunde bajyagahe mu by'ukuri aba bagore rero baratwigisha imbaraga zo kwizera baratwigisha imbaraga z'urukundo baratwigisha imbaraga zo kwitanga ubundi ntago Bibiliya ivuga ko kwizera ari ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba muri make ntago kwizera gushingira ku bishoboka iyo dufashe nk'ubu njyewe nimba nasize 5,000 mu rugo ndahamya nashidikanya ko aho ndi butahire ndi burye uku kwizera kw'ibyo ndi burye kandi bihari kandi ntayasize ayo guhahisha ntago hari uko ntago ari ukwizera kwizera ahubwo ubu ngubu ni ukwibwira ko ndi burye ntasize n'igiceri cy'ijana ni ukurema ikintu kitariho kikabaho
none baragiye bo baravuze bati ahangaha ndahibajije ari wowe ari nawambaje murahavuze numva ikintu gikomeye aba bantu ukurikije ukuntu abantu bavuga rutare rwa rukingirije imvu aba bagore ariko utekereza ikintu bashize nabo mu nzira bageze mu nzira bakaba bagitekereza barebe bageze hakurya y'irimbi barireba hakurya batangiye kubazanya ariko Magadari ninde uri bukureho cyane ko tujyanye ibihumura neza ko turaye ijoro ko dutegereje isabato ikarangira tukemera tukitwikira ijoro tukaza ubu ntitwibeshye nta mugabo tuba twahamagaye nibura Yohana ntituba twahamagaye nibura Ndereya ntituba twahamagaye nibura Simoni tukazana undi ati oya reka nkubwire reka dukomeze ntekereza ikiganiro bagiranye kugira ngo bemeze kudasubira inyuma kandi bamaze gutahura ko bari buruhira ubusa imbaraga zo kwizera ko mu bagore aha rero ni ubutwari n'imbaraga z'abadamu turi kureba noneho aka gatatu nako tugasesengure abagore bageze ku gituro noneho bo ntago bigeze bavuga bati ubwo tubonye nta myenda ihari tubuzemo umuntu reka twiruke tujye kwibaza ikibaye ahubwo bo ngo bararira bahagaze ku gituro bararira baravuga ngo turava aha tumubonye aka kantu najyawe n'abadukurikiye batwumve bishyire mu cyimbo cy'aba badamu barahageze basanze hakinguye igituro kiva cya kibazo bari bafite cyakemutse birukanyira mu mva basangamo imyenda gusa se waretse amagambo yasoma reka nyasome mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ibice 20 dusome duhere ku murongo wa 11 turagera hepfo gatoya haravuga ngo ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira akirira arunamarunguruka mu gituro abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe baramubaza bati mugore urarizwa n'iki arabasubiza ati nuko bakuye mu mwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize 14 amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki urashaka nde yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba aramubwira ati mutware niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukureyo ndumva nshaka kugarukira harimo ibibazo byinshi sinzi uko iminota inyemera kubikubaza cyangwa tubyibaze none se ararize abari abagore bagize ikibazo basanze abantu babiri ngo umwe ku mutwe undi ku mirambi barabirebera kandi barimo bareba bati twebwe ntago tureba abo bantu kuko umwami wacu turamuzi simwe tuje kureba ntago ari mwe tuje kureba kandi wibuke ko bataje kureba umuzima baje kureba umupfu babonye abazima bicaye aha ndagira ngo abantu twumve izi mbaraga ziri muri aba badamu gutinyuka kugera aha hose noneho ntibatinyiye mu nzira bibutse iby'igitare ntibatinye basanze ingabo ntibanatinye barebyemwo bagasangamo abandi bantu bicaye umwe yicaye ku musego undi yicaye ku mirambi kandi b'igitsina gabo bati mumva ariko tekereza mumva ubundi bantu bageramo gute kuko njyewe ndi gutekereza kureba mumva imbere ugasangamo abantu bazima reka no mumva ca no mwirimbi iyo abantu bakanga abandi bavuga ko abagikuzimu bamanukira mwirimbi munaca areba hirya nugiye guca hafi y'irimbi ahenge ku musaya kavuga ati simpareba noneho rero bo bageze no mumva binjiyemwo basanga abagabo babiri kandi nabo aba bagore bagitinyutse kugeza ubwo aba bagabo kandi bababajije amagambo akomeye babaje ngo bagore ikijwi cya kigabura cyumva niko bagore niki kibariza murarizwa niki musobanure murarizwa niki umugore wa mbere aratinyuka aravuga tumva mbabwire ikintu kituriza turarizwa nuko tubuze umwami bahamukuye umwami wacu kandi si muzima ariko itonde aho ntago bavuze yuko turizwa nuko umwami wacu tutamubona ahubwo bararizwa nuko bahamukuye kandi batekereje ikindi baravuze bati badutwariye umwami mbega yanapfuye amaze 4 umubiri wamaze kwangirika umubiri turawushaka
ya umubiri wamaze kwangirika nabwo uracyari umubiri w'umwami baracyawuburana imbaraga zikomeye zo kwizera ahangaha mfasha rero n'abadukurikiye kugira ngo nabo baze kubyumva neza muri icyo kintu cyo gutekereza ngo umwami wacu nubwo yapfuye umwami wacu nubwo umubiri wangiritse turamushaka nabwo turamubura abantu bamutwaye nibo dushaka mwabagabo mwe uri hepfo n'uri haruguru noneho reba ngo ku ruhande ngo Yesu ahitaze bo ngo bubuye amaso bakivugana n'abo bagabo ubundi bari abagabo nta gisubizo babahaye bagimeze nk'abaterana amagambo abagore batinyutse abagabo basutamye cyangwa bicaye cyangwa bahagaze mu mva umwe ngo yakebutse inyuma abona umugabo uhagaze mu gashyamba baravuga bati nawe ngo abarabatatse ati bite mwabagore mwe murarizwa n'iki bareka babandi bo mu gituro bagera wa wundi bataka wa wundi batuye wabona ari we komanda waba basutamye mu hano bati umva wa mugabo badutwariye umwami kandi turakeka ko ari wo mujyanye turagusaba kuko wabona ari wowe murinzi w'aka gashyamba ushobora kuba utegeka n'abariya abantu tubonye n'aba bicaye mu hano wabona ari we mutware wabo turagusabye rwose twereke ahantu umushyize noneho nta nubwo bashaka kumureba ngo bahamusige turashaka umuntu wacu ahangaha ndagira ngo ahangaha turebe kwizera n'imbaraga zo guhamya kw'aba bagore hari abantu bibwira ko abagore kugira ngo bagende bahamya ngo yazutse bashobora kugira ngo ni ibintu byoroshye kimwe n'uko pasitori n'abandi badukurikiye ntago bihagije kugenda ubu nonaha turi abavugabutumwa duhamya umuzuko wa Yesu tudafite ibihamya niyo mpamvu nahereye buriya twahereye hirya mu itangiriro abagore bafite ibihamya by'uko Yesu azakomera cyane bafite ibihamya bivuganiye n'Imana ivugana n'umugore ngo umva wa mugore we nubwo yagucumuje muri wowe harimo imbaraga zizamujajanga reba izi impaka n'abamarayika bari mu gituro mo imbere n'impaka z'abagore na Yesu ubwe baramuhindukiranye bati turamushaka kandi niwe murinzi w'aka gashyamba ndakeka umurango wa 15 usoza yaravuze ngo nyereka mbwira aho umushyize nanjye mukureyo uyu mugore aravugana imbaraga zitari imbaraga z'abagore ureke bimwe babeshya ngo abagore nta mbaraga bagira afite confidence afite ikintu yizeye kandi uwabwira arerekana ko yamaze kumumenya yamutaho byanze bikunze umurinzi w'agashyamba ku mapeti y'ino sinyaza ariko afite ipeti rikomeye cyane cyane hari amateka akaze kuriya umurinzi w'amateka nk'aya ni umusirikari wo ku rwego rwo hejuru cyane noneho reba umugore w'umusivire uturutse Galilaya mu giturage bibutse ko abantu batazi Galilaya ni mu giturage ntabwo ari Yerusalemu ni mu giturage umugore uturutse hakurya iyo mu cyaro urimo gutinyuka akavuga ngo mva nakumenye ni wowe murinzi w'ishyamba urahanyereka aho umushyize kandi aho ngaho umushyize ni nko kuvuga ngo ndagufasha tuzanire umwami mfashe igisabo turagufasha noneho ndagira ngo unyereke nanjye unyereke noneho Yesu nyir'ubwite ureba ngo ibintu atiriwe abwirwa iby'abantu wamenya ngo ibiri no mu mitima y'abantu arimo arareba mu mutima w'abari abagore nicyo nkundira Yesu rero Yesu aradukunda ariko akenera kubanza kumenya imbaraga zo mu mutima imbaraga zidusunika rimwe na rimwe hari igihe dusunikwa nuko dufite moto nuko dufite imodoka nuko dufite ibyo kurya cyangwa dutunze ibya mirenge ku ntenyo ku batoya mirenge n'umugabo wari ufite ibintu byinshi kuruta abandi mu gihugu noneho Yesu yamenye neza reba aba bagore Yesu yababonye baturuka iwabo yababonye bajya mu mabutike bashaka amadeodora bashaka ibihumura yabitegereje mu nzira baza baganira muri rya ijoro ryose yarabareba n'igituro bagize impungenge z'ukuntu kiri basiganira ku gituro yarabarebaga byose araguma arabihorera yewe barimo banatongana batongana n'abamarayika Yesu yararebaga ariko naho bahurije amaso ntiyahise abibwira aracyakeneye ariko ndatekereza ko umuntu udukurikiye ari kubyumva kuko aba badamu biragaragara ko bari bafite imbaraga kabisa Yesu aramutse ari nkawe
aba bagore ntago wakwirwa ugira ibindi ubabaza. kandi bivuze iki pastor muri ubu buzima umuntu wese ushaka umwami aba bagore ko bashaka umwami aba bagore barashaka umwami arabana dukurikiye nabo bashaka umwami babarira ubampere message kuko harimo message ikomeye kuko dufite abantu benshi bashaka umwami. Dore rero ikibazo nyamukuru abaduteza amatwi bacyumve turashaka gushakira umwami muri stade Amahoro turashaka gushakira umwami mu hantu handitse ngo amata na fanta bikonje turamubipa ngo duhamagare we yizana turimo turamushakira ahantu heza turashaka kandi ko yizana turashaka ko yizana nta bintu bya resistance kuko urabona aba badamu bahuye n'ikibazo cyo gutinda batsimbarara ku gushaka umwami bamushakiye aha hirya no hino hose bamubuze ariko kugeza igihe bagera ku gashyamba kugeza igihe bagera ku murinzi w'agashyamba ahubwo bariyemeza kuko ubundi uriya murinzi w'agashyamba ari uwa none yaba afite amapingu ku buryo bavuga ati ariko nta soni mwebwe ubundi hano muhageze nk'abagore mwe mw'iki gitondo ko mu mvugo ya none y'ikinyarwanda bavuga bati mw'abagore mwe muri inkunguzi abagabo banyu bararyamye abana bararyamye amasaha wenda yo kujya ku mashuri dolari maregereza ntimuri mu ngo ngo mubatekere icyayi abana bagende banyoye mw'abagore mwe ntimuri inkunguzi abagabo banyu ubu nta mugabo wasunutse amazuru agera aha mw'abagore mwe muri mu biki ariko bo bati turamushaka batahubwo mutwereke tubwira aho mushize mutwereke ubundi buriya bari kumushyigura mutwereke kandi twebwe turamusubiza mu myenda ye imyenda ye twayibonye yambaye tumusiga ibihumura neza kuba duteze amatwi rero harimo isomo rikomeye ryo kuguma gushaka umwami kabone nubwo twaba turi buce aho tubona ko bidashoboka kumubonera kabone nubwo twaba turi buce aho tubona ko twagirirwa nabi kabone niyo twaba turi buce aho tubona yuko hashobora kutwambika n'amapingu bibaye ngombwa yuko bidushyira mu kaga kuguma gukurikira umwami. Aha ni hahandi navugaga ngo harimo isomo rikomeye aho buri muntu wese ushaka umwami akwiriye gushakana umwete. Iyo ushakana umwete umwami nk'uko birivuga ngo abashakana umwete bazambona bivuze ngo kugira ngo uzabone umwami washyizemo umwete umubona by'ukuri kuko turaza kubibona uraje udusubiremo ko umurinzi w'agashyamba yavuze n'uwo yariwe kuko aho ngaho bo bagize ngo ni umurinzi w'agashyamba nanjye niyo mpamvu mvuze ngo turaje turebe umurinzi w'agashyamba icyo yavuze bamaze kumubwira ngo uramutuzanira aho wamushyize no aho ngaho turaza kure ariko nagira ngo mbwire abadukurikiye bumve ko igihe cyose ushaka n'Imana umwete shishikara kuko nibwo uzayibona. Hari abantu bibwira ko kubona Imana ari ukuza rimwe mbese bakabipiga ahita yitaba ntibamenye yuko kuyibona Paulo yigeze kubibwira abantu bo muri Atenayi avuga ngo ni ugukabakaba ubundi ntabwo Imana wahita uyisi uko wahita uyibona ntutekereza yuko ari ibintu by'ako kanya Imana itarabanza kureba umutima uyishaka uko umeze. Erega ubundi nitubanze tumenye agaciro k'uyu mwami dushaka n'ibinashoboka tunatekereze n'ibyino tujya dushaka byaba ubutunzi ubushaka ntaryama ntasinzira ntago yicara hamwe abyuka butaracya akenshi na kenshi abakene bibwira ko bateye imbere ari bwo baruhuka ariko nta mukiri uryama ashaka kuguma kugwiza n'uyu mwami rero ari hafi yacu ngo atwiyereke ariko arashaka kumenya agaciro kitumuhaye turamunganisha n'iki turamunganisha n'icyo twabona tutarushye uyu mwami rero ese waretse tukahagera hagereye kanibutsa abantu ko turi mu kiganiro amasaziro mu mwuka turi kuganira ku bihamya by'umuzuko aho turi kureba imbaraga z'abadamu ni ikiganiro kizakomeza ariko twabanje kurebera ku mbaraga z'abadamu mu guhamya umuzuko kuko ikiganiro cyitwa ni ibihamya by'umuzuko noneho nibutsa abantu bari kwandika cyangwa se bifuza ko dusubiramo nimero ni telefone ushyiraho message ntabwo ari WhatsApp ni 0786973730 0786973730. Noneho rero uyu mwami
twirukaho uyu mwami dukorera uyu mwami utubikiye ubugingo arabufite mu kiganza. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu yari yazutse, burya yaragaruwe hariya n'abagore. We yari yazutse byarangiye, ariko ngo agere hirya aravuga ati ariko se aba bantu bazindukiye ku gituro baje kundeba batahe barira, batahe bababaye. Aha harimo inyigisho ikomeye. Yesu nitumushakana umwete niyo yaba ataraho twari turi. No kuvuga ngo dushobora gukenera umugisha nyamara tugasa n'abari kuwushakira aho utari. Ariko kuko dukeneye umugisha mu nzira zemewe, umugisha uca mwiza uzagaruka udusange naho utabaga. Noneho rero ku murongo wa 16 w'iki gice cya 20 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, tuhasanga inkuru noneho Yesu yaje kugeraho avuga ati amagerageza yanjye yose arashoje. Aba bagore, uyu mugore utatinye inzira yanyuze, ntatinye ishyamba yanyuzemo, ntagira ubwoba bw'igitare, ntatinye abagabo bari mu gituro, yewe ntanatinye kundeba mu maso mpagaze mu ishyamba rwagati. Reka mubwire ko muzi bifite ikintu kinini bivuze ku bantu bashaka Imana, ku bantu bashaka umwami. Umwami ategereje kumenya ko tumukeneye tumuzi, ategereje kumenya ko tumukeneye tuzi imbaraga ze, akeneye kumenya yuko twamaramaje ku rwego rushoboka rwose. Noneho nyuma yuko kwerekana kumaramaza kwacu, nukuri ndababwiza ukuri ko umwami atazabihisha, umwami azabihishurira. Niyo magambo rero akomeza ku murongo wa 16. Yesu amaze kubona kumaramaza kwa Mariya, niho ku murongo wa 16 havuga ngo Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu yabonye Mariya aza, amubona aburana n'abari mu gituro, amubona bahanganya amaso ku maso, ariko kandi Yesu yari yambaye ubwiza Mariya atari buhita amenya. Ariko kandi imvugo ya Yesu, reka mbabwire, nubwo ibihe turimo bishobora kuzazana abavangiwe, bikazana abayibeshyera ngo yavuze itavuze, abazi ijwi ry'Imana mu majwi 80 bamenye ijwi ryayo cyane. Mariya rero nawe mu majwi 80, mu majwi 80 y'abantu, mu majwi menshi arenze na 80 niyo yaba ibihumbi, ijwi ry'Imana iyo rivuze bararimenya. Uwigeze kuvugana na ararimenya akavuga ati niyivuze. Noneho rero aba bagore bavuganye n'abamarayika bari mu gituro, banavuganye na Yesu, ariko avuga mu butware bundi. Ahindukiye akivuga ngo Mariya. Mariya yumva ijwi noneho rivuze, aravuga ati niwe tu, yumva n'ijwi rya Yesu. Aravuga ngo muri iri shyamba nta musirikare unzi, muri iri shyamba nta wundi muntu tuziranye. Iri jwi rimenye uwo ndiwe, byanze bikunze n'ijwi ry'umwami. Abadukurikiye mudufashe gushima umwami. Umwami aratuzi. Niyo twaba turi mu ishyamba ry'inzitane, niyo twaba turi aho abantu batatuzi. Uzi ko Yohana yavuze akavuga ngo ku munsi w'umwami Imana, ku munsi w'umwami Imana, ubwo nari ndi mu mwuka, nibwo numvise ijwi rihorera riza rivuga nk'iry'amazi asuma. Kandi Yohana ahantu ari ni mu ishyamba rwagati Patimo. Mbega ijwi ry'umwami niyo ryaba rivugiye mu majwi y'ibihunyira n'ay'ibikona n'ay'intare, ijwi ry'umwami ryo riza rituje, riza risobanutse ukuntu. Mariya aravuga ngo iri ryo sinongera kurisubiza nk'uko nasubizaga. Ngo arahindukira avuga mu ruheburayo, amwikubita imbere aravuga ngo Rabuni. Haleluya, haleluya. Aya magambo arakomeye. Yesu akihamagara Mariya na Mariya akitaba ngo Rabuni, bahise bimuka mu isi y'imanza, mu isi y'ibihumura bazanye, mu isi y'ibibazo bari bafite, binjira iwabo Siyoni. Imana ishimwe. Amen. Iyo dukomeje gutitiriza gushaka uyu mwami, w'ubwaraza akatwiyereka, kandi atuvugisha mu buryo butuma tumumenya, kandi yamaze kutuvugisha mu buryo tumumenya,
natwe aduha ururimi rutuma tuvugana nawe mu buryo butuma nawe amenya ko twamaze kumumenya. Pastor reka nkubwire ndetse n'abaduteza amatwi nukuri nidushimikire gushaka uyu mwami niyo twaba turaho bisa naho tutazamubona naho byaba bikaze bikomeye niyo byaba bikaze. Aba bagore rero Yesu ubwe agiye kubihera message. Ndakeka ku isaha ya mbere twayisoje ndagira ngo ujye uvuga aho ngaho kuri iyo message niturangiza wenda tuze kugaruka duca mu butumwa tunasoza. Ariko message Yesu ubwo agiye kuyitangira noneho turebe abagore bineza neza bajyanye tugere no kuri message nyirizina kuko ndashaka no kugira abana badukurikiye bumve ubundi iyo umuntu ari kuvuga ku mwami wacu yazutse avuga ibihamya by'umuzuko ngira ngo nubwo wafunga umunwa kuko ni ibintu aba yariboneye ni ibintu aba yiziye abafite confidence nk'uko wabivuze. Reka nkubwire pasi niba hari ibintu Yesu ajya amanuka gushyigikira ni umuntu uvuga imbaraga z'umuzuko. Iyo umuntu ari kuri mikoro nk'izi uretse no kuri izi mikoro niyo ari mu iteraniro niyo ari muri kaburimbo iyo akanwa gatangiye kuvuga imbaraga z'umuzuko kuvuga ibintu byerekeranye n'umuzuko wa Kristo Kristo ubwe yimanukira kwitiza ako kanwa ngo bisobanuke neza. Akubundi twagiye tuvuga ibihamya by'umuzuko twagiye twivugira umuzuko gusa tuzavuga n'iterambere tuzavuga n'ibindi bitandukanye ariko tuzajya tubivanga kuri ibi bintu by'ibihamya by'umuzuko ko tuzajya ducakarongo kandi abantu baduteze amatwi tubakumbuza iminsi iri hagati ya Pasika na Pentecote. Tuzatinda cyane mu muzuko kuko jewe narimo mvuga ngo ibintu byose biryoshye kubivuga cyangwa ibintu byose bifite imbaraga mu kubivuga nta na kimwe gishobora kuruta kuvuga ibi bihamya by'umuzuko kuvuga imbaraga z'umuzuko. Nta n'ikindi kintu ubundi nagiye ku bwanjye nuko mbujije ariko ndamutse nanga amategeko baba ari byo babwiriza gusa. Njye rero ntangiye kuvuga kuri mwene ibi rwose Yesu ndamubona namaze gushishurirwa n'Imana yuko iyo winjiye mu bihamya by'umuzuko kabone niyo waba uri mu minyururu kabone niyo waba ushonje mu nda nta kirimo kabone niyo mwikofi yaba nta nama iyo winjiye mu mbaraga z'umuzuko Kristo araza akaguterura nibwo guhamagara mu izina. Reka nkubwire ukuntu izi mbaraga agenza ishushanya kuko ahangahe ibintu tuvuga ni ibintu umuntu wese udukurikiye abeha agaciro ko twafashe umwanya wabyo. Izi mbaraga z'umuzuko ni imbaraga za rutura ni imbaraga ziruta izindi ni imbaraga za rutura mu mbaraga zose muzi zibaho. Izi mbaraga ziruta nikeleyeri izi mbaraga ziruta umutingito izi mbaraga ziruta umuyaga w'ishuheri izi mbaraga ziruta tsunami ni rutura ni imbaraga zikomeye kuko aba bantu bamaze kubyibonera babonye ko yazutse kandi nta gushidikanya. Wibuke yuko wenda tuzahagera ariko komeza najya nibutsa abantu ko aba bagore babivuga abantu benshi bashatse kugira ngo n'ay'abagore. Pastor reka nkubwire ibi bintu tuvuga turabivugira kuri mikoro zumvwa n'isi yose. Njyewe ubwanjye mu masaa 4 mu masaa 5 ndi gutekereza ku mbaraga z'umuzuko nagize umwanya ndakinga numva imbaraga zuzuye icyumba narindi z'umuzuko imbaraga ziyazuye Yesu. Nari nicaye mu biro aho nkorera ndimo njyenyine nta muntu turi kumwe noneho mu kugenda ntekereza amaverse biblique ndi buze gukoresha imbaraga z'umuzuko ziransatira zimbana nyinshi numva ubwoba buranyishe ariko kandi bwuzuye umunezero. Hano harimo imbaraga za rutura. Wibuke cya igihe Yesu yamanuka amaze gupfa Shetani yarazi ko byarangiye ari naho hari imbaraga uzi ko ubushize twavuze noneho ari naho ahubwo urugamba rwa Yesu rwari rugeze. Ubundi kuzuka kwe ni ukuvuga ngo mbere yuko agaragara bari abagore bamubona ni ukuvuga ngo hari ikintu hari operation Yesu yararangije kuba tutabanye ubushize. Ubundi akazi ka Yesu yagakoze ariho agakora ku musaraba akiza bamwe amaso akiza bamwe amaso asesa amazi n'amaraso bizasigara bikorana nyuma
akomereza ikuzimu. Aho niho nashakaga, aho yakoze akazi special kikubye nk'ibihumbi 100 ko yakoraga ari muzima. Ari ibintu twigeze kwiga mu mateka, sinibutse neza bigeze kutwigisha ukuntu Abayisiraheli nimba ngo barigeze kuza kubohoza abantu muri Uganda operation yakozwe iminota mike cyane, batwaye imfungu ku kibuga cya Entebbe. Hakozwe operation y'indege, ibaza aho indege iva iriya ikazi gatwara abantu bakanuye bagashiduka indege yare babatwaye. Noneho urebe Yesu we yaramanutse, no kuvuga ngo operation reba iminsi ngahe 3 abantu bazi. Ariko mana yanjye uziko nta muntu n'umwe yigeze abona umurambo wa Yesu mumva. Icyo kintu kinshimisha nuko nta foto nimwe yagaragara, nta nimwe baheruka Joseph wa munyemari aheruka mushyirayo. Noneho abandi baje basanga imyenda gusa, aha rero harimo ihishurirwa ry'uko burya Joseph agiye, Yesu atangira operation ubundi ariko atangira operation yo mu mwuka adahari, abantu babonana kuko nta physically nta muntu wari uhari. Ubundi Yesu yagarutse gutora umubiri burya ku cyumweru mu gitondo. Umubiri we burya ku wa gatanu warayemo no ku wa gatandatu wiriwemo. Ariko Yesu nyirizina yarari mu kazi, yamanutse yarari mu kazi, ariko yagombaga kuzazamuka agaca ku mubiri aho yawusize, guhindura umubiri we ngo bataza. kuko uribuka ko aba bagore uyu mugore waganiraga nawe yamubonaga yambaye umubiri. Wenda nitugera n'imbere tuzahabona hagiye biyereka yambaye umubiri nyine, kuko yagombaga kuzerekana umuzuko, ariko kandi kugira ngo bemere ko ari we yari kuza mu ishusho y'uwo bahambye cyane. Ariko noneho amanuka ikuzimu, wa mugabo witwa Rusoferi arimo abyina intsinzi avuga ngo ndamumanitse ndamwishe. Bibiliya ivuga ko ngo yamanukanye umucyo ndengakamere, atungurwa n'umucyo abikuzimu. No kuvuga ngo baguwe gitumo n'igitero cy'umucyo. N'igitero cy'umucyo nta nubwo nta bindi babonye, ntibazi byari biri inyuma y'umucyo. Ariko mu mucyo harimo ijwi, harimo ijwi. Noneho Bibiliya ivuga ngo abikuzimu ntibabashije kumureba. Rusoferi umunyabwenge umwe twaganiriye ne wambwiye ngo Rusoferi we nk'ufite amaso aruta y'abadayimoni, ngo niwe wahanyanyaje gusa n'umwegere. Arambwira ngo bagerageza gusa n'abavugana amagambo, aramubwira ati ariko wa mugabo yari amagambo y'imishyikirano, ko wanyirukanye wawe ukanjugunya yo guhendahenda, none kandi uhansanze nabwo n'umuriro ugurumanuje kuntwika. Yesu ati hoya ntago haragera, cyakoza mpereza imfunguzo zaho ukingiranye. Eliya ndamukumbuye, Enoki ndamushaka, igisambe ejo bundi babambye cyanyisabiye imbabazi ndagishaka. Yohana bamuciye umutwe na nubi igihanga cye kiri mu kabati kwa Herode, ndamushaka kandi ndamuzamukana umutwe nawusubije. Kandi yamwivuze hejuru, nasomye ijambo ivuga ngo yamwivuze hejuru. Yaramubwiye ati rero kamubwire wandwanyaga mu mubiri, ye naguteye mu mwuka sasa, naguteye mu isi. Wabonye ko nahise nkwataka muri yindi tactique utari bumenyereye. Nibwo rero arazimuha, nibwo Rusoferi yamuhereje imfunguzo. Ndemeye rwose. Noneho rero ahangaho nyemere n'iminota yagiye pasiteri, gusa icyo turiho ni izi mbaraga z'abagore. Abadamu bakoze baje bamamaza umuzuko wa Yesu, abantu bakagira ngo ni amagambo y'abagore nk'uko twabisomye hariya. Ariko nyamara aba bagore bafite ibihamya, ariko bitewe n'umuco Yesu yabatumye ku bagabo. Abagabo yaravuze ati ibi bintu ndamutse niyeretse aba bagore nkabiyerekera mu ishyamba byazitwa ukundi. Kandi aba bagabo nubwo bagize ubwoba bakiruka bagakwira imishwaro, mu by'ukuri n'ubunyanda n'ubwoba bwabo, ariko ubundi barankundaga. Ndagira ngo mvuge ibi, Yesu azi ko turi abanyantege nke ariko tunamukunda. Yego. Kandi intege nke zacu zituma n'igihe twateshutse Yesu waraguma akadukunda. Yesu rero yaravuze ngo bizagira imbaraga nyinshi nubwo surusa ari abagore, ariko bizagira imbaraga nyinshi bigize n'abagabo babihamye. Aho ngaho byaho tuzahareba hirya nidukomeza mu kiganiro cyacu. Ahubwo nagira ngo noneho duse nk'abaza kureba ku butumwa, ariko tubanze turuhukeho gato. Gusa
tugaruka kuri izi mbaraga z'abagore, abagabo tuzabareba ubutaha. Twifatire message Yesu ahaye abagore. Ubundi buriya Yesu yarakinguriye abagore ivuga butumwa cyane ko mbere ntavuga butumwa, nta kuvugira mu bantu. None Yesu abwiye abagore ngo bajye ahantu hateraniye abantu benshi, bagende kandi ibyo bavuga babisobanure neza, Yesu nawe azaza bishyigikira. Nukuvuga ngo abagore bari bugururiwe imiryango kugira ngo babashe kwamamaza inkuru nziza, nabo bamamaza inkuru nziza y'ibyo biboneye, kandi bo bafite inkuru ifite ibimenyetso mu itangazamakuru, ibyo twita source y'inkuru, aho inkuru ikomoka, isoko y'inkuru. Abagore nibo babaye isoko rero. Oya nukeneye amakuru, abandi bose barabanza barebere ko y'abagore bavuze. Burya n'abasirikari n'abari abasirikari ntago bafite amakuru aruta y'abagore, kuko Yesu yazutse, Yesu avugana nabo, abasirikari bari bakiguye igihumura. nta numwe ufite habari, bari bafite toroma, ntago bari bahagaze neza, kuko gusa icyo bibukaga umuntu wabateye ubwoba, babonye igishyitsi kimanuka gusa, bisanga hasi. Iyi operation ya Yesu azamuka na marayika, ibi biganiro byose birimo birakorwa abasirikare bakiryamye, bakiri muri koma, baracyari muri koma, ntibarakanguka, ntago barakanguka. Aha, munyemerere noneho duse nk'abarukaho gatoya, twumva indirimbo Pilato yatanze Yesu, hanyuma turagaruka mu kanya gato. Ikiganiro turimo na amasaziro y'umwuka, ahanga tukaba turimo turaganira ku bihamya by'umuzuko. Twatangiriye ku kiganiro cya mbere, aho turebera hamwe imbaraga z'abagore, kandi twabonye naho zavuye ku byo biboneye nk'ibihamya batabwiwe cyangwa se batabwiwe n'abandi, ahubwo bo birebe n'amaso ku maso, banaganira na nyir'ubwite, nk'uko tugiye kugaruka mu kanya tongera tubikomozaho, ariko twakira ubutumwa bugufi mwanditse mukoresheje ya telefone twababwiye 0786973730, 0786973730, kandi turaza kunyura no kuri page yacu ya Facebook, ahantu mwashyize igitekerezo turi buze kugisoma. Ikiganiro n'amasaziro y'umwuka, muri kumwe na Pastor Clement Muganza na Pastor Jean Marie Vianney niyo mungere. Indirimbo yo yitwa Pilato yatanze umwami Yesu. Reka tugaruka mu kanya gatoya. Ibi binakoze bya ikunyikisha, towe
dushingiye kuri Life Radio 96 FM. Murakoze cyane abaririmbyi. Reka rero tugaruke mu kiganiro cyacu amasaziro umuka, tukaba tukiri kumwe na Pasiteri Jean Marie Vianney niyo mungeri. Aha tukaba turi kumwe rero mu kiganiro turebera hamwe imbaraga z'abagore mu guhamya umuzuko wa Yesu. Ikiganiro twagitangiye tuvuga ko tuzareba cyane ku bihamya by'umuzuko, tuzagishorera kugeza ku munsi mukuru wa Pentecost cyangwa se Pentecote uko iwanyu mu bivuga. Ngewe rero ndi Pastor Clement Muganza, ndi kumwe na Pastor Jean Marie Vianney niyo mungere. Tukumvise kandi n'icyo Pastor Emmanuel uwambaje uri mu Bubiligi muri rashuri rikuru mpuzamahanga ry'i Burayi aho ari mariga. Reka noneho munyemerere nyure muri ubu butumwa ndi kubona hano kuri page yacu ya Facebook. Tunashimira abantu bose bagiyeho, ndabona abantu bagera ku hafi 2,000 badukurikiye, ni byiza cyane. Kandi ndabona n'ubutumwa bwinshi, ndabona n'abakoze like bagiye bamenyesha abandi benshi kubera iki kiganiro. Munyemere noneho rero nyure muri ubu butumwa bugufi Pastor, noneho tugaruke. Uwitwa Nsekanabo Theoneste yavuze ati ntacyo bari gukora ngo bahishe inkuru nziza yo kuzuka kwa Yesu Kristo, kuko bahaye abasirikare ifeza ngo babiceceke ariko bifata ubusa. Iryo jambo ryamamara hose, Imana ishimwe n'ukuri. Gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo nibyo byirato byacu, kandi ni nayo nsinzi yacu nk'abakristo. Nukuri iyo atazuka sinzi icyo twari kuvuga cyangwa guhamya. Imana ishimwe yo yaduhaye Yesu Kristo akadupfira, natwe abanyamahanga tukabaho tukabona agakiza. Ndabakunda cyane. Nsekanabo tumushimire cyane. Hanyuma Mukandayisenga Samu yavuze ati Yesu nashimwe. Ikibazo mfite ko bavuga ko kubambwa kwa Yesu byari byarahanuwe, bari abamubambye bakoze icyaha. Murakoze. Pasiteri arimo arandika, turaza kugerageza kugusubiza. Insanganyamatsiko yanyu ni nziza, murakoze. Uyu ni musirikare Evariste. Hanyuma Bucura wa mama Alexi yavuze ati Shalom bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Bariya bayuda ntekereza ko kumurindisha abasirikare benshi ari uko batinyaga ko azazuka kugira ngo bazahite bamurasa cyangwa bamufate bamusubize kumubamba kuruta uko batinyaga ko bazamwiba, kuko nubundi baramutinyaga, nuko banangiwe imitima ntibamwemere. Niko mbyumva giyewe ku bwanjye. Gusa twitondere ijambo ryose yavuze rizasohora. Ijambo ryose yavuze ati gusa twitondere ijambo ryose yavuze kuko rizasohora. Uyu nawe yavuze Ndikumana Emmanuel yavuze ati Emmanuel Katabagemu ahangaha ni muri Nyagatare ngira ngo. Ntacyo yavuze kitazasohora. Gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Hanyuma Sibomana Emmanuel yavuze ati none se ko Yesu yari aje gucungura abantu kandi azi ko agomba gupfa, none ubwo abayuda bakoze icyaha cyangwa
cyangwa twabafata nk'abantu batumye ducungurwa. Mbese arabaza niba aba bayuda batarihutishije ahubwo araza kugusubiza muri go ejide ari kuvuga ati Pastor Justin Gatanazi yagiye. Pastor Justin Gatanazi nawe araza kuza muri iyi minsi kandi ndabizi ko aza kuboneka muhumure. Hanyuma Fideli yavuze ati ese abayuda bari bantuki, ese kuba barakoze icyo cyaha cyo kugambanira Yesu kuko byanze bikunze ibyahanuwe byagombaga gusohora ari uko hari ababisohoje bituma iby'ukuri bemeraga byashyizweho n'Imana atari kubwo kwibeshya, bitakomeza kwigishwa ngo byemerwe n'abandi bose bavuga ko bayoboka Imana kugeza ku mperuka y'ibihe. Ntago ndi kumva iki kibazo, wowe uri kucyumva? Ntago nkumva, komeza ntacyo ufata ibindi. Ntacyo araza kugerageza kureba ukuntu yasobanura neza. Noneho reka turebe kuri page tuba tuhavuye, tunyarukire noneho hano ku butumwa bugufi kuri telefone twabahaye. Reka duhere kuri uyu nguyu. Uyu yavuze ati ikaze, turi kumwe hano Imaranyundo ya Nyamata. Undi yavuze ati murakoze cyane, dukeneye abagore buzuye imbaraga nk'izabari abagore. Imana ihe umugisha abagore bose b'intwari, baratwumva kandi barahari, bamaramaje rwose mu gakiza, bahagaze neza. Yewe bariya bagore ni intwari pe. Ariko se Pastor, Yesu amaze gupfa ibituro by'abera byarakingutse, nyuma yaho abo bazutse bagiye he? Ko wenda bazutse bambaye umubiri. Ikibazo cyiza cyane, nta bintu bishimishije nko kubona abapasitori bari ahangaha muri kubabaza ibibazo bimeze gutya. Ni byiza cyane. Nimugira amahoro, ndabinginze nimufashe maze igihe kingana n'imyaka 2 nta bihe byo gushaka Imana kandi narabihoranye. Kubigarura biracyangoye cyane. Nkora iki? Nimumfashe, murakoze. Guma ku murongo, turakubwira ikintu wakora gishobora kukugarurira ubundi bubyutse umutima wawe. Bakozi b'Imana, nanjye nicyo nshimira Yesu waduhaye ijambo kandi akadutuma ngo tujye tubibwira n'abandi. Ni Bernadette Kabeza. Bernadette, courage, ntuzacogore kugenda ubivuga. Nanjye mbaye nka Yosefu, munsengere Imana incira inzira kandi impe icyerekezo no kwizera. Ni Delphine ugarutse, murakoze cyane. Icyemezo cyawe Delphine ni cyiza kandi komerezaho. Uyu nawe yavuze ati Yesu ashimwe, ni Damascene i Masaka. Satani iyo yinangira guha Yesu imfunguzo byari kuba gute? Ntago yashoboraga kubishobora. Imbaraga zamukuye mu ijuru nizo zamugoye gitumo. Urumva ko bya Yesu n'insinzi gusa, nta hari guteganya ngo byananiranye. N'umuyobozi w'umudugudu ntiyaza ku rugo rwawe ngo avuge ngo nzanye itegeko ngo wange. Ntago bishoboka, umuyobozi w'umudugudu wamwumvira. Ubwo urumva rero Yesu we ararenze. Odette, menye yuko abagore bagendaga bashakisha, nanjye ndaguma nshakishe kugeza mubonye. Nukuri uyu muntu yeretswe. Ati menye neza ko abagore bagendaga bashakisha, nanjye ndaguma nshakishe kugeza mubonye. Narwanye na Satani agacira amafaranga 138,000. Umuntu w'imbere aramfasha, ndashakisha Yesu arantabara. Niho umuntu w'inyuma yatesetse Satani atsinzwe. Yarambwiye ngo urudodo rumpuza n'Imana yararuciye. Ruramunanira, Imana ibongerera ubundi bumenyi. Urumva ko we yamaze gutahura ngo Imana we ngo Satani yaramubwiye ngo urudodo ruguhuza n'Imana rwarananiye kuruca. Gumye ushakishe Odette. Nakomeza ashakisha. Aha, ndumva ndabona n'undi
ariko turaza kureba niba dufite iminota tuze kunyuramo ku bandi. Pastor wagiye ubyandika ariko mbere yuko ubinyuramo minota yacu isigaye nyemera dufate na telefone. Dufate na telefone noneho tuvire muri telefone icyarimwe tuza turebeza imbaraga z'abagore hanyuma tugana no ku musozo dusubiza n'ibyifuzo bitandukanye bashiki wacu na bene data babajije. Telefone dukoresha ni za zindi Tigo 07 25 69 22 28 07 25 69 22 28 cyangwa 07 83 98 66 82 07 83 98 66 82. Niba wahageze turashaka kurasa ku ntego ukurikije ikiganiro uko wacyumvise urifuza iki n'icyo cyifuzo ukuyemo. Turashaka ko utubwira ngo ngiye gushakisha nk'uko Odeta yabivugaga. Ubonye imbaraga z'abagore zatangiye baviwaho bazanye ibihumura neza ubutunzi bwabo bemeye kubuhereza umuntu wagize umubiri wamaze kwangirika. Umaze iminsi mumva. Wowe n'icyo ukuyemo kandi ko abo bagore batwaye inkuru na magingo aya inkuru itazibagirana. Reka twakire umuntu ku murongo wa telefone. Allo? Muraho neza. Muraho se witwa nde uri he? Ni Odete ku Ruyenzi. Odete rwose. Ayo maraso akomeza aboze akomeza ababika. Byarandenze nabuze uko mbigenza. Ni wowe ugishakisha? Ndetse ngomba kumushakisha akamujike ntamufata ntamukomeza. Paka gumaho nturekeraho. Gusa ntawe muri bumunyake gusa bibura ni mfite ikibazo ngushakisha nijo nkayo magambo muvuga iyo muvuze uko nongera kuyarenga nongera ndanyuze numva mbabaye cyane numva ndateze. Turaza kuvugana mu gikari ku kibazo cyawe cya Bibiliya. Imana ivange ndabakunda nubwo nabazi ndabakunda ko aho mwambanye naho mwangejeje intambara narwanye zose niko mwazimanukuye byarongeye bisubiza najya mu bugingo ukuntu ntamenya sinzi uko nabivuga. Ni Imana yabikoze ntagaritswe. Ashaka ko cyatumye asigara ikirere. Murakoze cyane. Imana ibarinde. Yego. Twakire n'uyu nguyu Odete we turaza kumubwira ikibazo cye cyihariye afite. Allo? Hello. Yes, witwa nde uri he? Ezashimwe. Yes, ahimbazwe. Serafine ndikamashashi Kanombe. Yego Serafine. Hano umugisha kubwibyigisho mwaduhaye. Ifuzo ufite nk'uko abo bagore batacitse intege. Bakagumya gushakashaka Yesu kugeza bamubonye. Kandi ufite icyifuzo. Imana inshoboze. Imana iguha imbaraga. Kugumya gushaka Yesu kugeza amubonye. Rwose. Ni ukuri Imana umugisha ibiganiro byanyu kuva mwatangira amasaziro mu mwuka. Ntabwo ushaka kunshika kuryama nabireka. Ariko ibiganiro by'ijoro biranyubatse Imana ibaha umugisha kandi bagurira imbago. Urakoze cyane dugumisha urushinge. Yego. Urakoze cyane. Twakire n'abandi ku murongo. Allo? Yes, witwa nde uri he? Nitwa Jackson Bugesera. Jackson uri Bugesera. Hari ikintu nakundiye abo babyeyi. Undi hari abantu bigeze bashaka Yesu bitewe n'uko yatuburaga imitsima. Ko yatuburaga imitsima. Abandi bakamushaka ku mpamvu z'uburwayi. Kandi no mu buzima busanzwe bibaho no muri iki gihe cyacu. No muri ubu buzima bwacu biriho. Ariko icyo nabakundiye gikomeye. Baragiye kumushaka bazi neza ko ari umurambo w'umwami bashaka. Ahubwo umurambo wamaze no kwangirika. Bamaze no kwangirika. Bari ababyeyi ntabwo bagiye gushaka umwami wacu cyangwa wabo. Kubera ko babuze amahoro mu ngo zabo. Oya. Nta nubwo bagiye ku mpamvu z'ibyo kurya babuze. Nta nubwo ari no guteseka ko abagabo bagiye gushaka. Mu yandi magambo bari baramwizeye ntacyo bitaye kandi ikindi bamukeneye uretse kuba byari bibarangije kubabera umwami. Kimfashije gikomeye rero si ibiryo n'imitsima byabajyanye gushaka umwami wabo. Urakoze cyane Jackson. Nturakoze cyane rwose. Mugeze neza rwose nishimiye gushaka umwami nta yindi ndamu. Nta kindi kintu mushakaho ahubwo ari urukundo. Nta kindi ni kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Urakoze cyane turagushimye.
Pastor mvuze kanavuze gakomeye cyane keza. Abantu bose bajya bamushaka, ingo zasenyutse, ibibazo byabaye ibibazo, bashaka imigati, tareka abagore bamushatse nta kintu bamushaka, ahubwo ari urukundo. Yatangajwe nuko na nyuma yuko umubiri wamaze kwangirika bo baracyamukunze. Imana imuhe umugisha. Allo yes, witwa nde uri he? Yesu muremye Leonard mu karere ka Gatsibo. Ego Leonard. Ego nanjye menye ko nyine abagore nyine bageze uruhare mu gushakisha Yesu. Ego rero nanjye n'ubundi ngiye kwishyiramo imbaraga nyine mu gushakisha Yesu nkamufata nkamukomeza. Atari ikindi kintu mushakaho kindamu kindi. Kuko ibyadukoreye ni byinshi birarenze. Urakoze cyane. None akandi kanza ashaka kukubaza ikiganiro amasaziro mu mwuka, hari ikiganiro mwigeze gucishaho cyavugaga nyine ku myizerere ipfuye, nyine bya bindi byo kwiringira abapfumu, cy'imyemerere, cy'imivumo. Ndagira ngo n'ubundi muzanyibutse nyine ahantu byanditse muri Bibiliya, kuko narahashakishije nyuma ndahabura. Biraterwa n'aho ariho ubaza. Ujya ubasha gukoresha imbuga nkoranyambaga zirimo YouTube? Oya, ntabwo ndabasha kubikoresha. Ntacyo, tuzagerageza mu bindi biganiro ujye ukurikira, hari igihe tuzabigarukaho. Urakoze cyane. Twakira abandi bantu batatu noneho tugane ku musozo w'amatelefone. Allo? Ni Elias Igicumbi. Igicumbi muratwumva neza? Turabumva neza rwose. Ego Elias. Abagore babaye intwari. Ariko rero bashakaga Yesu nk'umuntu muzima cyangwa bamushakaga nk'umurabo? Nyine urumva icyo bashakaga, bagendaga bavuga umwami wacu. Bashaka kumwamamaza. Urumva ko bagendaga bashaka umwami nubwo yari yarapfuye. Bari bafite kwizera. None se hari akantu ngira ngo mbabaze gatoya. Muri ibi bihe byacu, yego, abashaka Yesu yego bamushaka nkandi. Hari ubu abantu bari mu kumushaka nk'umuntu ushobora kubafasha mu bibazo bisanzwe byo ku isi. N'abandi bamushaka mu bundi buryo. Wowe ubona bamushaka, wowe ukurikije uko ubibona aho ngaho utuye no mu itorero no mu madini y'aho ngaho, wowe ubona bamushaka bate? Hari abamushakisha kugira ngo babeho neza ku isi, bagubwe neza, babone imibereho myiza, mbese bari inaha baye batuje batekanye. Abo bamushakaga bate? Nabo abadamu bamushakaga bate? Turaza kwikingira mu buryo igihe bari bagezemo gikomeye. Turabona, turaza kugusobanurira, uretse ko tubona ko ntacyo bari bakeneye, ahubwo hari ibyo bari bazaniye umwami wacu. Urumva ko nta kintu bari bashatse ngo abahe, ahubwo bari bazanye kwita ku mwami. Ariko byinshi uraza kubona umwanya mu kanya gatoya wo kubyumva. Pastor Jean Marie Venaza kudufasha. Murakoze cyane mwanya. Urakoze. Twakire abandi babiri dusoza. Allo? Yes, witwa nde uri he? Nitwiringiye Imana George mu Ngororero. Ego? Madufashije rwose, twumvishe ko umugore afite ijambo, ko tugomba kumenya Yesu paka natwe. Hanyuma se ubundi ahantu uri muri Ngororero no muhe murenge? Umurenge wa Kavumo, umudugudu ni Karamba. Wafashijwe? Ndafashijwe rwose, kandi nanjye ayo maraso ya Yesu yanyogeje icyaha rwose. Yego, urakoze cyane. Namwe murakoze. Twakira umuntu wa nyuma. Allo? Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Witwa nde uri he? Ni Nsengimana ndi hano Kayonza. Ego? Rwose pe bari abagore ntako batagize n'ugushakira gahunda no gushakisha rata. Ubu natwe turi kubakurikirana twibereye ahantu mu masengesho hano ku Gisenyi. Ese muri mu cyumba?
turi mu cyumba rwose tufite amasengesho y'iminsi 3 hano. Ariko mwashyizeho akaradiyo umva nawe urumva wakuraho se. noneho usuhuriza abantu bo muri icyo cyumba wabwira uti gahunda ni ugushakira iri joro murabe mushakisha. Niko biri rwose gahunda no gushakisha naho ubundi byo nta kundi. Yego sawa murakoze. uravuze ngo urihe? Kayonza. Ndi Kayonza no rwose mu mudugudu wa Gisenyi muri Paruwasi Nyamirama. Usuhuza abantu bo kuri uwo mudugudu. Sawa. Urakoze cyane. Aha, dusoreze kuri izi message pastor. Uyu yavuze ati Imana ishimwe ko yaduhaye ijambo abakobwa n'abadamu tukabasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Matayo 28:19 ni Clementine ugarutse. Uyu nawe yavuze ati Yesu nashimwe bene data, ibiganiro byanyu ni byiza cyane. Igitekerezo mfite ni ukuntu mwajya mushishikariza abantu kumva Life Radio nko mu matorero no mu materaniro muyobora n'abandi bayobora ndetse n'ababavugisha, kuko Life Radio ni ya mbere ikanikurikira. Murakoze. Yari Jean Paul guturuka Kanombe. Imana ibaha umugisha. Jean Paul, turagusabye kugira ngo nawe utangire umurimo kandi uhere ku bayobozi. Isomo nkuyemo kandi kuri abo bagore nuko ushakanye Yesu ubwabo ushakanye Yesu ubwoba atamubona. Gutinyuka. Pastor, noneho karibu duhereye kuri bya byifuzo bitandukanye, ariko twibutsa abadukurikiye ko turimo turakumbaraga z'abadamu, abagore bagaragaje barimo bamamaza umuzuko, barimo bavuga imbaraga zo kuzuka, bavuga ibihamya berekana ukuntu Yesu yazutse mu gihe abantu bari bazi ko Yesu yaheze mu gituro. Nakoze cyane. Babajije ibintu byinshi, wenda bimwe ntituri bubigereho bitewe n'igihe dufite, ariko hari kimwe umuntu atareka nk'iki cya Mukandayisenga wagize ati ese buriya abantu babambye Yesu bakoze icyaha. Iki ni ikintu abantu benshi bakunda kwibaza, ko yari yaje aje gupfa kandi aje gucungura mami iyo batamubamba. Buriya ndagira ngo mbabwire ngo abasirikare bashyira mu bikorwa itegeko ntago bagira icyaha, kuko baba bategetswe. Itegeko ryose icya mbere, amategeko yari afite icyo avuga ku muntu wakoze ibintu runaka. Noneho icyaha nyamukuru gifitwe na Yuda. Yuda yagambaniye Yesu, aramugurisha, amugura nawe kubwira riri mu mutima. Bibiliya avuga ngo kuko yari umukunzi w'impiya. Yuda yakoze icyaha. N'ubu n'uyu munsi umuntu ashobora gushinjwa ibinyoma, n'ubu ushobora kujya muri gereza ugasanga uretse ko wenda igihugu cyacu cyo cyageze kure cyane ku bintu by'ubushishozi n'ubutabera, ariko hari ibihugu ushobora kugeramo ugasanga umuntu amaze imyaka 5 muri gereza kandi arengana cyane. Aho se bavuga ngo bamufunze bakoze icyaha? Ntago bamufunze bakoze icyaha, ahubwo icyaha nyamukuru gifitwe n'uwamushinja ikinyoma, wamubeshyeye akaba amaze iyo myaka yose muri gereza. Yuda niwe munyacyaha. Kubera iki? Amutanze kubw'indonke n'indamu zindi yifitiye mu mutima, ariko ababambye Yesu nk'abasirikari bagombaga gukora akazi kandi iteka uwushyira mu bikorwa itegeko burya nta kosa abafite. Hari undi wavuze ati kumurindisha benshi batinyaga, ntago batinyaga cyane ko yakwibwa, batinyaga ko yazuka, bifuza ko anazutse bakongera bakamurasa. Ibyo ni imitekerereze yawe, byashoboka. Emmanuel we nawe yabazaga nimba abayuda barakoze icyaha, tukamaze kukivugaho. Yarundi wabaje atesa bazutse bagiye he kandi ko bazutse bafite umubiri. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu yiyerekana muri Yerusalemu, atambuka imbere y'aba bose bamumenya, bamubonaga mu ishusho y'umubiri wa Yesu bari basanzwe bazi. Iyi Imana ijya kwiyerekana, yiyerekana mu ishusho y'icyo umuntu abasha kumenya. Ariko kandi umubiri w'ubumana n'umubiri uhinduka, cyakoze ushobora guhinduka mutoya bitewe n'aho uri buce. Ni nayo mpamvu bagendaga babona Yesu abiyereka, bakamubona basanze mu nzu
batabonye umwenge yanyuzemo. Umubiri w'ubumana rero ushobora gusa, ni nayo mpamvu Bibiliya avuga ko tuzambara imibiri mishya. Iyo mibiri mishya rero kugira ngo tuzamenyane mu ijuru, birashoboka ko ubu ngubu sogokuruza wanjye cyangwa sogokuru yapfuye mfite imyaka iri nko mu 8 ndabyibuka. Aramutse azutse mfite imyaka 50 ashobora kuzandeba ntamenye. Kuko njyewe mpfuye mfite imyaka 60 nkapfa wenda amenyo yarashizemo, imvi zaraje. Sogokuru wapfuye mfite imyaka 7 yazambona akamenya mu muzuko. Mu muzuko rero buri wese azambara kugira ngo uwo batandukanye abashe kumumenya. Bibiliya igaragaza ko mu muzuko abantu bazamenyana. Mu mubiri tuzaba twambaye uzaba ushobora guhinduka nk'uko uwo ari we wese ashobora kukumenya bitewe naho yagusigiriye. No mu muzuko w'aba bantu rero bazutse, buri wese bari bambaye umubiri w'ubumana, ariko umubiri ushobora kugaragarira mu maso y'uwari ubazi mu ishusho ashobora kubamenya. Ariko kandi bitavuze ko umubiri bari bambaye 100% ari wa wundi bapfanye. Aha sinzi ko umuntu yahita byumva keretse umuntu afashe umwanya munini wo kubisobanura. Imibiri y'abazutse, imibiri y'ubwiza tuzambara, imibiri y'ubwiza aba bantu bazukanye mu gituro ntago ari kugeramo ngo basangemo, ariko kandi ni imibiri itandukanye niyo bahambye. Ikindi nuko batabonywe n'abantu bose. Ntago babonywe n'abantu. Bivuze ngo ibi bintu twazabiteguramo ikiganiro tubabwira, niyo mpamvu navuze ngo ntako bisa kubona babibaza abapastori. Ni inshingano yacu yo gutegura ikiganiro kimeze gutyo, tukanabigisha cyangwa tukababwira aho baherereye muri paradizo ahariho. Kuko arabakwibwira ko bari mu ijuru, ko bari hehe, banabyibajije mu kibazo ko numvise babaza. Twazategura ikiganiro hirya ya Pentecote tukareba uburyo tuganiriza abantu bapfuye bizera aho baba bategerereje, aho babaga mbere yuko Yesu amanuka na nyuma yuko Yesu azutse. Kuko yazamuye iminyago yabajyanye. Ese mama bari mu ijuru ubu ngubu barihe? Tuzabitegura kimwe nuko no muri ibiganiro turi imbere nabyo hari gihe twabona angere twabyinjiriramo tukaba twabigarukaho. Uyu muntu wabibajije ntazakureho urushinge. Abavuze ngo nkora iki ko nta bihe byo gusenga ngifite, ndagira ngo mutangarize yuko ibihe byo gusenga biba mu mutima, ntago biba ahantu. Umuntu uri muri gereza, umuntu uri mu iduka, umuntu uri mu bihe byiza by'umunezero cyangwa by'umubabaro, ibihe byo gusenga biba mu mutima, ahubwo urebe icyabisohoye. Niyo nama ya mbere namugira. Kuba udafite ibihe byo gusenga, mama nuko ufunze, nuko uri mu ishuri se wiga, nuko se ufite akazi kenshi. Icyatumye ubitakaza ni iki? Cyatumye ubitakaza muri iriya nimero boherezagaho message, uri unayihamagaye Pastor Clement mwaganira akarushaho kugufasha. Ariko twongereho ko ubwo afite iyo nyota ntarekeraho kuva none ahangaha, na mbere yuko tuvugana, na mbere yuko agira icyifuzo, abanza atekereze ko afatirane. Donc abanza afatirane uwo muriro afite waka mu mutima utuma ashaka ibihe byiza, agira icyo akora. Kandi ndabizi ko ubu yatangiye kubyumva nyuma y'ikiganiro. Wavuze ati ni Damascene wavuze ati iyo Satani yimana imfunguzo twagisobanuye ntibyari gushoboka. Nta wakwima umunyabutware icyo afitiye ubutware. Odette ati byarandenze nta umunyaka. Odette komerezaho. Hari undi wavuze ati nawe yifuza kudacika intege. Hari undi w'Ibugesera washimye abo babyeyi ko batamushatse kubw'imitsima, kandi uko nakantu gakomeye. Ni Jackson yavuze ngo abo w'Ibugesera arashimira cyane aba babyeyi, aba bagore bagumye kunamba Yesu na nyuma yuko apfa. Ni ikibazo kidukomereye cyane, impamvu zitera abantu gushaka Yesu. Yari umwami ariho, ariko kandi aba bagore baranakomeye. Mwibuke ko tugize umwanya twazagira igihe harimo abo yirukanye mw'abadayimoni, harimo abo yakijije bari bagiye guterwa amabuye bafashwe basambana. Muri aba bagore harimo impamvu nyinshi bakundi Yesu yabakuye kuri. Ni nkaho yadukuye aragahora ku ngoma. Nka Leonard yagize ati ngagiye gushyira imbaraga mu kumushaka. Hari uwavuze Elias, we yavuze ati se aba bantu bashakaga Yesu nk'umuzima cyangwa nk'umupfu?
ese abamushaka none bo baramushaka bate cyangwa se baramushaka nk'abandi? Yesu yabakoreye ibintu bo badashobora cyangwa se bakundanye urukundo rudashobora. Ubundi buri y'ukunda atanarihuraga umukamukunda. Uwo wizera n'igihe atariho urakomeza ukamwizera. Bajya kureba Yesu bari babizi neza ko yapfuye, bari banabizi neza ko yahambwe, ariko imitekerereze yabo n'urukundo bamukunda bumvaga n'intumbi idakwiye kunuka. Baravuga ngo n'igituro cye abazajya bagicaho bajye bumva gihumura, bamenye yuko kiri mu mubiri w'umwami wacu, bamenye ko ari umwami. Bo bajya kumureba bari bazi ko Yesu yapfuye, bari banagiye kumureba nk'abagiye kumureba mu gituro, baha agaciro ko ari umwami. Yari umwami nubwo yapfuye, bumvaga bagiye kureba intumbi ye mu gituro, kuko baravuze ngo ninde udukuriraho igitare. Kumusiga ibihumura nuko banatekerezaga ko ashobora kuba amaze kunuka. Ariko baravuga ngo aho kugira ngo mw'iryo shyamba hazatama umunuko w'umwami, reka hazatama umuhumuro. Nibutse umuntu wibajije iki kintu cyangwa se washatse, natekereje ko yarimo ashaka ko tusa nk'abagisobanura cyane. Aba bagore ntago bari bagambiriye kugira icyo bakenera ku mwami, ahubwo bashaka kubahisha umurambo cyangwa se umubiri w'umwami. Bashaka kuwubahisha, bashaka guha agaciro umwami. Yavuze ngo none se muri ubu buzima bisobanuye iki? Ubu buzima umuntu uwo ari we wese uzi umwami wacu akwiriye kumuha agaciro mu mutima we nk'uko abadamu bamuhaye agaciro. Ahubwo nubwo atabonwa hariho n'ibimenyetso by'uko atakiri. Mu bigaragara ko nta kintu tumukeneye. Ntacyo tumukeneye. Mbega aba bagore bahagarariye cya gitero kinini cyangwa se b'abantu benshi bajyaga bamukurikira kubw'imitsima. Aba rero naberekana ko nubwo atari gutanga imitsima, umubiri we ushobora kuba wananutse ariko agifite agaciro. Yabaje ngo none se bari kumushaka none bo baramushaka nkandi. Ahangaha ni igisubizo, ntabwo ari twe tugisubiza. Ni naho ikibazo kiri. Ahubwo we nuhura n'abajya kumushaka uzajya ubabaza tugiye kumushaka nkandi. Nayo mpamvu namaje ngo ahiwanyu amadini n'amatorero ku ijuma no ku isabato no ku cyumweru kubona bose babihuta baba bashaka iki. Ibyo byo byasubizwa na buri wese. Buri wese bafite icyo asubiza. Rwose ari abazengerejwe n'amadeni ariko batanafite ubugingo, badakene no kubwirwa ku cyaha cyabo. Kanyarira bakayurira na wa musozi wo hakurya muri cya gihugu cyo hakurya, bakajyayo bagapoteza tike nyinshi, bagatakaza amatike kandi bajya kumanura imari iva mu Bushinwa. Kandi iyo mari bashaka ko Yesu abamanurira, Yesu yashakaga kubanza kubamanurira ibyaha byabo ngo abibakiza abone kumanura n'izo mari zabo. Noneho barashaka ko Yesu abamanurira imari ariko akabarekera n'ubujura. Gusa ntitubabujije kubikora, ariko bumva ikiganiro bagire icyo bakuramo. Nibakomeze bamushake, nibaguma kwerekana ko bamushaka, birashoboka ko azabakiza n'icyo batashakaga ko abakiza. Yego. John Ngororero we yafashijwe, yashimiraga. Nsengimana w'Ikayonza we ati gahunda nukufatiraho nugukomeza kumushakisha. Aragira ati turi mu cyumba cy'amasengesho. Ndagira ngo mbabwire abantu bari mu cyumba cy'amasengesho babonye umwigisha batatumiye cyane. Ubundi turi muri uno mwanya hari nka groupe iri mu masengesho bakavugana bati mureke tube dushyizeho radio. Pastor benshi hari abantu nzi babikora, bagahura bagafungura radio mu masaziro kugira ngo tubane. Ahubwo tumenye n'abandi nabo ngabo, tumenye n'abandi bikayo. Tunabwiye ngo n'abandi bose amasaha 2 dushobora kubana nabo kandi tukabana no muri uburyo. Niba natumenyesha amanimero y'aba telefone rimwe na rimwe tuzatuvugana nabo bari muri icyo cyumba, tuzajya tuvuganira nabo no mu cyumba. Yes, duhuze imirongo rwose biroroshye. Tunababwire abantu mutegura amasengesho nibibashobokera mujye muyahuza no kuwa gatatu cyane kuva saa moya kugera saa 3. Ubu niturangiza nabo bicare biga ijambo ry'Imana bamaze kugira ibyo bumva. Kuva saa moya wenda kugera saa 3 bakoresha abashyitsi babo, ariko babe bazi ko kuva saa 3 kugera saa 5 ari twe turi bubaganiriza ijambo ry'Imana. Bashyireho umurongo kandi nabo batanga ibitekerezo banabaza. Nibinaba ngombwa bimwe bajya bibaza mu cyumba cy'amasengesho babitubaza nicyo tubereye hano. Sawa. Aha. Hari undi wavuze we ngo tubwire abantu bajye bumva Life Radio. Ni uruhare rwe n'abandi badukunda n'abantu batayumva, ahubwo ndategeza ko ari ukunyagwa zigahera. Abantu baba batumva Life Radio rwose muri ibi bihe
baba ari ukunyagwa zigahera ariko tunababwira ngo batubere ba ambasaderi namubwiye ngo bahere ku bayobozi b'ibyiciro runaka aho bayobora aho ngaho abayobora ababyeyi abayobora abagabo abayobora amakorari abayobora midugudu bagenda babwira bati mubwira abakristo bajye bashyira kuri radio yabo ndumva rero bimwe mu bintu babajije ari ibyo ni byinshi cyane ndakeka ko mu message ubu nanone yamaze kuza ari menshi yaje ariko ntago tuyajyamo turaza kuyasubiza mu gikari ndayabona kuko iminota yagiye kugira ngo tugane ku musozo ntekereza ko arurangije twagira umwanya hari wo gusengera ibyifuzo pastor rwose twagera mu mwanya wo gusengera ibyifuzo ahangaha n'ubundi aguha umwanya usengere arabakuri iki kiganiro barandika hari abasuye page ya Facebook tunabashimira cyane uburyo nabo n'ubwa mbere nabonye za like nyinshi aho bagiye basangiza ubu butumwa twarimo dutambutsa nagira ngo abo ngabo mu basabira umugisha hari n'abandi baba dukurikiye bacecetse kandi hari n'abandi baba dusengera tuba turaha bavuga ati Mana abakozi b'Imana gumya ubahe yerekwa gutyo dushima Imana n'abakozi b'Imana batandukanye baba bagize uruhare kugira ngo ikiganiro kibeho batugira inama twabanye mu mwanya nk'uyu bakurikiye ikiganiro Urakoze cyane reka dufatanye gusenga ndabizi neza yuko buri wese wakurikiye iki kiganiro akuyemo icyifuzo ndabizi neza kandi ko Yesu yabanye natwe muri iki kiganiro ngo ashyigikira ibyo tuvuga kandi ijambo ry'Imana n'imbuto itabora iraguma igakurikirana umuntu na nyuma y'igihe mu nkundire rero abaduteze amatwi tunafatanye gusenga dushimire Imana yatanze Yesu dushimire Yesu wemeye kwitanga ariko kandi tunamwingingire kugira ngo azakomeze kubana natwe se ko yiyeretse bari abagore ubundi ubiri joro twamusabye akongera akiyereka n'abandi aze gusura abantu bashyizweyo ku mariri abagira inama abamenyesha urukundo abakunda kandi byose birashoboka n'ubaracyari umwami wacu munyemerere dusengane mwami w'abami Yesu Kristo haleluya mwana w'intama w'Imana ukiranuka shimwa Yesu ni wowe wari ukwiriye kuza haleluya guhinduka igitambo kizima kimwe cyera gishimwa ni wowe wari ukwiriye kuza ngo ukureho ibitambo byatambwaga bitari byabashije gukiza abantu ibyaha byabo ni wowe wari ukwiriye kuza ngo umareho imirimo yose ya Satani ni wowe wari ukwiriye kuza ngo uducungure kandi uducunguriye Imana data icyubahiro n'ikibi cyawe tugushimiye umwanya tumaze tuvuga imbaraga z'umuzuko tugushimiye umwanya tumaze tuvuga ubutware wahaye abagore abari insuzugurwa abatarabarwaga abatarahabwaga ijambo tugushimiye ko waje ubarobanura kandi tugushimiye ko wanemeye kubyarwa nabo ugatwitwa nabo ukagirwa kubise nabo ukonswa nabo turagushimira yuko wabarobanuye kandi n'uyu munsi uracyarobanura abandi turaguhendahenze rero kugira ngo izi mbaraga zakuzuye izi mbaraga zabirinduye igitare izi mbaraga zavuganye n'abazindutse baza kugushaka n'uyu mwanya zongere ziyereka aba babyeyi bari mu mariri ziyereka abagabo bari mu mariri ziyereka abaraye ku mirimo abari ku burinzi babona imbaraga z'Imana zibasanze kuri bwo abari kwa muganga mu mirimo abari kwa muganga barwaye imirimo iyo ariyo yose irayikorwa turasenze kugira ngo izi mbaraga zongere ziyerekane kandi Kristo yihishurira abantu bongere bamubone bundi bushya dusengeye aba bari imbere yawe Mana ubiteho by'umwihariko duhesheje umugisha abaduteze amatwi duhesheje umugisha ubuyobozi bw'iyi radio ubuyobozi bw'itorero mwami turasenze kugira ngo imbaraga zawe zirusheho kuguma gukorera mu itorero ry'Imana ngaho shyigikira abaduteze amatwi kandi ukomeze kubashoboza kuguma kugukurikira kabone nubwo baba baraho bigaragara ko batakubona wowe ubiyereke urakoze umugisha umugaragu wawe twabanye muri iki kiganiro kandi uzakomeze kugishyigikira kugira ngo ubushake bwawe burusheho gusohora mu matwi y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abandi badutega amatwi icyubahiro n'ikibi cy'Imana yumva gusenga mu izina ryera rya Yesu Kristo amen amen
dushimiye wowe wakurikiye Life Radio 96 FM mu kiganiro amasaziro muka aho twaganiraga jambo rikomeye ibihamya by'umuzuko ku gice cya mbere tukaba twatangiriye ku mbaraga z'abagore bahamije umuzuko bwa mbere ku ikubitiro tukaba rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu dushimira mwese mwabanye natwe ariko by'umwihariko dushimira Pasiteri Jean Marie Vianney Omungere. Reka dusubikira aha ngaha rero tubararikire gukomeza kunogerwa na gahunda za Life Radio. Ngewe warimo wumva ndi Pastor Clement Muganza naho utaha muramukeho. Amasaziro mu mwuka. Amasaziro mu mwuka. abasigaye mukora rero namwe nimuhura n'ibibazo nimuhumure kadusenga Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, uri Imana nyamana, uri Imana waduhamagariye umurimo wagendanye nanjye. Mana ndabigushimiye mwami wanjye, ndakwinginze itorero ni iryawe si iry'umuntu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro amasaziro mu mwuka. urumva turi abacu ngo twigenge ntabwo turi abacu ngo twigenge ubugingo bwacu ntabwo urabona ko yabaje bati nubwo mumpa ibyangombwa by'ubugingo mbe bijyanye noneho mujye mutekereza iyo ubutunzi bwanyu buri ari umushyira imitima yanyu. Nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushi uko bukeye. urumva ko rero ibikundi by'isi bimaramo imbaraga abantu b'Imana. byose ndabyemererwa nyamara ibingirakamaro si byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose.